urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuje ibigori biriye imyaka hako gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga bize gute soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. Itangazamakuru rigamije amahoro. Yari Umuhire Valentin ni umunyamakuru nanjye itangazamakuru bitandukanye ariko nkaba n'umunyamuryango wa Passport. Murakoze rero bagenzi banjye, iki ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ni ikiganiro cya Passport. Passport akaba ari umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro, aho rero tugenda tuganira n'abaturage tukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye zirebana n'ubuzima bwabo ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi. Ni ikiganiro rero gitambuka en direct cyangwa se live, ushobora kumva abadukurikiye hirya no hino mu gihugu ku murongo wa 89.2 kuri radio Flash FM, ndetse mukanagikurikira no kuri TV10 ku bafite amateleviziyo. Njye rero ugiye kuyobora iki kiganiro ni Valentin Umuhire, ariko nk'uko bisanzwe mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi nkaba mfite bagenzi banjye banyunganiye, harimo Eric Muvara ndetse na Ines nyina w'umuntu. Reka rero mbabwire ko uyu munsi tuza kuganira ku nsanganyamatsiko irebana n'itegeko ry'umuryango, ariko rero akaba ari ikiganiro cyateguwe na Passport ku bufatanye n'umuryango nyarwanda uharanira imibereho myiza y'abagore, Rwanda Women's Network. Ni mu mushinga rero witwa Indashyikirwa, umushinga ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Turaza kumva mu kanya gusobanura burambuye icyo umushinga ugamije. Reka mbwire abadukurikiye kuri radio ndetse na televiziyo ko turi mu murenge wa Kivuye, ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Akaba ari umurenge rero uri ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande. Ni muri metero nke cyane rwose. Iyo uri ahantu twitegeye imisozi ya Uganda. Ni muri district ya Kabare, ni Gomborora ya Rubaya ndetse na Butandi. Sinzi niba abazi Kigande, ubwo iyo mvuze Gomborora twabigereranya wenda n'umurenge w'ubu ngubu. Aho rero imirenge yose utugari twose tugize umurenge wa Kivuye tukaba dukoze uruzitiro cyangwa se umupaka n'igihugu cy'Ubugande. Murumva rero ko ni mu majyaruguru hejuru. Abazi urugezi rw'amateka yo kwa Basebya ba Nyantwari, abazi aho urugezi ruherereye ngira ngo ni hafi aho ngaho, ni ku nkengero z'uyu murenge wa Kivuye turimo. Reka mbabwire rero ko uyu murenge ugizwe n'utugari 4, ukaba ugizwe ndetse n'imidugudu itandukanye, imidugudu 28, ukaba utuwe n'abaturage 15,955. Iyo urebye ku mbibi zawo, uretse ibyo navuga byo mu gihugu cya Uganda, utugari 3 dukikije cyangwa se dukoze uruzitiro imbibi z'igihugu cya Uganda ndetse n'umurenge wa Kivuye. Mu burasirazuba bw'uyu murenge hari umurenge wa Bungwe ndetse n'umurenge wa Gatebe. Iyo yose akaba ari imirenge mu karere ka Burera, ndetse mu majyepfo hari umurenge wa Rwerere ndetse na Rusarabuye iri majyepfo, nayo ni imirenge y'isaka akarere ka Burera. Naho mu burengerazuba bw'uyu murenge wa Kivuye hari umurenge wa Butaro. Turaganira rero nk'uko nabibabwiye ku itegeko rirebana n'umuryango ndetse n'abantu ku bufatanye bwa Passport ndetse na Rwanda Women's Network. Hagati aho rero akaba ari igikorwa cyateguwe cyane na Rwanda Women's Network, ariko ku bufatanye na Passport n'umuryango w'abanyamakuru. Tukaba tugamije kugira ngo tuzamuke hirya no hino, twegere abaturage, tuganire, turebe umuryango wabayeho bate, ese imiryango ibanye ite, ese itegeko rigenga umuryango barabyumva, ese aba bana bazi uburyo bacunga umutungo wabo. Ibyo byose nibyo tuza kugarukaho hano muri murenge wa Kivuye. Gusa ndi kumwe n'abashyitsi, nagira ngo mbanze mbere yuko twinjira mu kiganiro nyir'izina n'ijambo Ndahiro Andrew, akaba ari umukozi wa Rwanda Women's Network cyane cyane ukurikirana ibijyanye n'uyu mushinga. Abanza tugire mu magambo makeya, ese uyu mushinga ni umushinga ki, ukorera hehe, ugamije iki, hanyuma mu kanya turaza mu kiganiro nyir'izina nk'uko bisanzwe urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Andrew, karibu. Murakoze. Mwongeye kwirirwa? Nk'uko wabivuze, nkorera umuryango Rwanda Women's Network, akaba ari umuryango ukorera mu turere 11 two mu gihugu,
mu majyaruguru, burasirazuba, burengerazuba no mu mujyi rwagati. Uyu muryango nta kindi ugamije usibye guteza imbere imibereho myiza y'abagore, ariko cyane cyane tugamije ko bikemurira ibibazo. Umushinga indashyikirwa rero dukorera mu turere 7 ariko Burera, Musanze, Nyabihu, Rubavu, Bugesera, Kayonza na Rwamagana. Ariko muri iyo mirenge yose turere twose dukorera mu mirenge 2. Mu karere ka Burera dukorera muri Kivuye ndetse no muri Gatebe. Nk'uko babivuze, umushinga ndashyikirwa ugamije kugira ngo umuryango nyarwanda utarangwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane twibanda ku migenzo n'imigenzereze yaba iganisha cyangwa se ihembera iryo hohoterwa. Twifashisha imbuga z'abagore twagiye dushinga muri buri murenge dukoreramo. Izo mbuga z'abagore hano hafi rurahari, ngira ngo ruri hano inyuma, yego. Hakaba n'urundi dufite mu murenge wa Gatebe hano hirya gatoya. Kuri buri rubuga habarizwaho abagore bagera kuri 22 bakaba bakira ababaje babagana, harimo gutanga inyigisho, harimo no kwakira no kumva uwaba wahuye n'iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Twamara kumwumva twakumva akeneye ubufasha runaka akaba ariho tubarangira mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze, kwa muganga, kuri polisi. Baba bakeneye n'ubufasha bundi burenzeho tukabaherekeza. Nizera ko hari abagore bari ahangaha dufatanye mu cyo gikorwa. Nibyo ra mumanike turebe. Murakoze. Nibyo rero muri make mu mushinga ndashyikirwa, ariko tukaba dufatanyije n'umuryango witwa Rwamureke hamwe n'umuryango witwa Care. Tukaba duterwa inkunga n'umuryango witwa DFID. Muri make nuko nguko umushinga wacu umeze. Murakoze. Arakoze cyane Andrew, kugira ngo mwumvise umushinga. Inama murawozi ninde wawe udusobanurira ikintu babigishije niki? Umushinga w'indashyikirwa. Ese ubundi muri indashyikirwa? Ariko muzi, iyo bavuze kuba indashyikirwa mu rugo ubyumva ute? Akoze nge ndi indashyikirwa yahuguwe n'umushinga Rwanda Women Network ukorera muri uyu murenge wa Kivuye nk'uko babivuze. Ngira ngo mahugurwa twahawe ni uguhinduka wihereye ubwawe, ugahindura umuryango wawe ukaba icyitegererezo, warangiza ugahindura abandi ndetse n'umuryango mugari nyarwanda. Guhinduka gute? Ukava ku umwirabura ukaba umuzungu? Kuvuga ngo ntabwo ari uguhinduka ku mwirabura umuzungu, ahubwo guhinduka mu mikorere iteza umuryango imbere ndetse n'abaturanye nabo n'igihugu mu rusange. Ese wowe warahindutse? Narahindutse cyane. None se bavuze guhinduka, umuntu yahindutse no kuvuga ngo hari icyo uyu munsi yahindutse yabaye ikindi. Wahindutse uti? Wari umeze utubundi? Ni ukuvuga ngo umuryango wanjye nubwo utagiraga umutekano muke rusange, ariko nahamagawe nk'umuntu watoranijwe ugomba kubera abandi icyitegererezo, kandi ibyo nahuguwe cyangwa se ibyo nize nkabigeza ku bandi. Ni muri urwo rwego rero dushinzwe kwamamaza tugeza ku bandi ibyo twize, ndetse imiryango yacu ikaba bandebereho, haba mu rwego rwo kwiteza imbere, haba mu rwego rw'umutekano, haba mu rwego rw'ubwuzuzanye ku mugabo n'umugore. Imiryango yacu igomba kuba ari imiryango abandi baturage bigiraho kandi bakayikuraho icyitegererezo nabo bagahinduka. Ndashaka umbwire ku bintu bifatika tuve mu mahugurwa. Iwawe niki cyahindutse kubijyanye? Ubwo ndumva nkurikije ibyo umaze kumbwira n'ibyo Andrew amaze gusobanura, harimo uburyo bw'imibanire mu rugo. Yego. Sibyo? Yego. Aho kuvaho uhuriye na Rwanda Women Network, tubwira iwawe ikintu ubona cyahindutse niki? Wanjye ikintu cyahindutse cya mbere ni uburyo mfatanije n'umugore mu rwego rw'iterambere mu muryango wanjye. Ikindi cyahindutse, ubundi ntabwo mwafatanyaga? Hari ibice bitagendaga neza. Byagendaga gute? Ibyo bitagendaga neza, hari byinshi nabonaga ko ari bizima ariko atari bizima. Ibiki se wamuteraga iki? Cyane kubijyanye n'umutungo. Hari aho nibwiraga yuko umutungo ari njye ufite uburenganzira, umugore hanini atabifitemo uruhare.
ariko kuva nahugurwa na Rwanda Women Network ubu umugore afite ubwisanzure ku mutungo, ntabwo niba yenda arerezaga umufuka y'ingano nkawujyana ku isoko nkajira mu mafaranga cyangwa nabanje guha umugore uburenganzira ngo agire uruhare, ubu ntabwo ariko bimeze. Iyo ujyanye haryo gwingano inazi gurangaye umufuka y'ingano ni nkangaye? Na soko dufite muri make kuko no mu byo turi buganire turi buze ku kibazo icyo kibazo. Ubundi uhagarara ku 30. Reka dufate 30. Iyo 30 rawuzanye hano. Iyo umaze kugurisha baguhereje inoti za 30. Ntabwo itumanuka kwa Silveri umugore agira gute ahora yenda. Ubu ntabwo ariko bimeze. Mbere yo kukura mu rugo ndabanza ngabiganira n'umudamu. Tukabanza tugashira muri detail amafaranga agiye kuvamo icyo agiye gukora. Niba hari igice turi butange mu mituweli, ikindi tukatigwa mu itungo, akabona umwambaro, imyenda y'ishuri y'abana, nanjye ubwanjye ryacupa naryo niribuza ko narisagura ntago bibibujije. Ndarinywa rwose kuko banarakoze kandi nkiyo hakuye. Aho nawe nari mfite ubwoba. Valente ngira ngo kwa muvarare harundi nawe natubwire niba murakoze cyane murakoze. Turongera nawe mfite ubwoba ko bagukweye ugacupa. Madanga batubwire ibyo uriya mugabo avuze. U Rwanda Women Network yarabahuguye, abagabo barahindutse, mu rugo ni paradizo. Niko bimeze? Niko bimeze koko, Rwanda Women yaraduhuguye. Mu rugo nta kibazo ubu. Se witwa nde? Nitwa Bimboneye Sarafine. Yego Sarafine. Ubwo rero twewe tufata ariko tuzu ndebe urabona nari umugabo ushyitse. Ariko umugabo we ntandewe nayo nko kabyaramo. Mbaye nisego yego. Ubwo natwe twahuguwe nyine n'uwo mushinga wa Rwanda Women. Dufasha abagore mu bijyanye n'ihohoterwa. Mbese nk'ihohoterwa baba bakorewe bitewe n'ihohoterwa bakoreye tubagira inama. Ese nawe ubundi ihohoterwa ry'abagore rahari? Inahari rahari. Gute? Bahohoterwa gute? Inahari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ihohoterwa rishingiye gute nyine? Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubwo ni iki? Abagabo gahunda yo mu gitanda wapi? Abagabo gahunda yo mu gitanda ntago babisobanukiwe neza. Ariko hari n'igihe umugore aza nyine akadusobanura muri ubwo buryo, noneho tukamugira inama ukuntu yabyitwaramo n'uwo mugabo. Uravuze ngo abagabo ntibabyitwaramo neza, uriya musaza ati mumere mikoro mzee, mere umusaza w'ikote ry'ubururu mbonye. Reka nguhereze undi. Oya banze umere uriya musaza. Uyu mugabo uravuze ngo abagabo ntibabyitwaramo neza muri gahunda mu gitanda. Niko abagabo binanga muri Kivuye mwabaye ibigwari? Oya nago turi ibigwari. Turabagabo buzuye nago turi ibigwari rwose. Iryo hohoterwa se rishingiye ku gitsina bavuga rivaye? Senza hari kura ngewe mbona ritahari. Rwose. Naryo. Ebyo. Naryo. Valente hano uruvuga ko rihari, reka tubwire. Natubwire batubwire ubwo bwoko bw'ihohoterwa. Ihohoterwa harabo abaribona bamwe na bamwe. Hari ubwo umuntu ava gusoma gasururu akaza kandi umugore yiri wakora ari mu murima. Ariko ubwo nagasururu, iyo uvuza gasururu hari ikigage akaba n'ubushera. Ubushera nta murabuzi igipende. Ni ikigage. Ikigage uvuga ikigage. Ikigage. Muri cya kikombe cyita ngo kini muhinzi. Cyari gifite litiro n'igice. Litiro. Kiritiro kagikubita. Iyo mara kugikubita bigenda gute? Noneho yamara gusoma icyo kigage akaza mu rugo nkaho yarebye umugore ati ibiri ukora none tugomba kuganira neza, we agashaka gushyira ku ngufu, agashaka gukubita, agashaka kwirukana. Ibyo byose ni hohoterwa. Ese abagabo birwa bajya kwibera ikigage hanyuma yamara kujya umugore yiri wakora agataha ati nyirakanaka gira uko ngenza? Hariho abakora, hariho nabigo bamwe ikigage gusa no gukora ntibakore. Abagabo niko bimeze? Abagore bambwira Valente hano hari abagore bavuga ko ibyo bintu bishobora kuba bishoboka. Nitwe zamukundagira iseriya. Ari igihe umugore aba yagiye nko guhinga, umugabo yagiye nko mu isoko, nanga yagiye gushakisha imibereho, yataha yarushe
yaba ageze mu rugo mbese no gukaraba bikamunanira umugabo wenda umugabo nanga umugore kuko ku bitsina byose hari igihe bibaho yego ubwo yagera mu gitanda ya no gukaraba byamunanira n'ibyuya byose se n'ibyuya byose hari igihe uba warushe noneho wenda umugore aratashe yagera mu rugo agakarabya abana akagira agakarabya abana nawe agakaraba wenda no guteka nabyo birimo noneho umugabo yaza yasanga bitanahiye agahita avuga ngo mbese wiriwe uri gukora iki mbese akavuga ibintu byinshi bitewe n'inzoga yanyweye nanga n'ukuntu yiriwe ameze ubwo rero ugasanga iryo ribaye ihohoterwa no mu gitanda banagera no mu gitanda ukabona ari nta byuzuzanya ari nta kuganira kuri we ariko se icyo cyaka kubaza umugabo agomba gutaha buri gihe avuga ngo kuki utatetse kuki rero ugomba guteka kuki umugabo adateka twebwe kubera wenda turi mu cyaro bitewe n'imyumvire mikeya mu cyaro bitewe n'imyumvire mikeya y'urugo ntabwo hari aho bidashoboka ubu umugabo ntabwo ashobora kugenda ngo acane imbabura ateke atanara igitoki ashyire ntabwo yabikora abavuga ko uri kumusura namwe ntimugakabye n'umugabo wabikora ntabwo yabikora kabiri nanga gatatu nubwo yabikora uyu munsi ntabwo yakongera kubikora avuga ngo kiramenyera ntabwo ndongera reka da mbere uyu mumama nawe numvaga ashaka kubivuga ubundi umugabo ubura ukwe mu rugo hariho umugabo ubura afasha umugore we bitewe harimo abakijijwe harimo abirwa muri izo nzoga mbese ni ugukizwa kuko umuntu utarakizwa ngo amenye Yesu ntabwo ibyo yabikora ubwo ntibakajye bababeshya nibyo ubu nta mugabo ushobora gufata igitoki akagitonora agakata imboga agateka wenda umugore usanze umugore wawe arimo kwisomera igitabo cyangwa arimo kureba televiziyo ntabwo wamufasha turajyana Beatrice nk'uko uriya mudamu abivuze bw'abagabo bina kuvuga ngo umugabo yafashe umugore byo ni nk'abantu bize nyine banabihuguriwe naho twe abaturage ntabwo twabishobora ariko se mukabyaramwe ubu gufata ibijumba ukabironga ukabishyira ku ziko bisaba kwiga kubera icyo abagabo batabikora se cyangwa murabasuzugura nanone ikindi kavuga ngo iki kigabo ubundi kigabo kijya mu mashyiga kiba cyaje kwera iki ikindi nyine ikintu kibitera umugabo nyine abyuka agenda nubuze igihe arataha abyuka agenda ajya hese mutazi niyo yagiye gushakisha imibereho nyine yanywa nk'ako gasururu bigatuma nyine mu rugo umutekano gutagenda neza kubera ko umudamu aba yarushye yashakiye nk'abana ibyo kurya fata mikoro neza gutya n'umugabo uvomeye umugore amazi bamwita inganzwa ese mama ntiwumva abagabo baramukwena bati dore ko yakira uko cyabaye yaramuroze niko bigenda hari umugabo ariko Valentin ngo we ngo ibyo ngibyo ngo nubwo atahuguwe arabikora natubwire buriya unarebye nkubwije ukuri abadamu barabeshya cyane kuko ntabwo inzara yanjye ibiryo biri mu ngo ntabiteka abadamu barabeshya cyane rwose umuntu agomba kwitekera barabeshya neza yasiga umwana mu rugo agiye nko kubagara umwana akabwirwa ndi nawe ibyo birakorwa rwose ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yarize gusa ariko reka mbabwire none se niba imirimo nk'iyo ngiyo mu rugo guteka ninde watetse ni umugore ninde wagiye gusenya ni umugore ninde wagiye kuvoma ni umugore ninde wameshe imyenda y'abana ni umugore niba ibyo bintu bikorwa n'abagore gusa ese itegeko ry'umuryango murarizi itegeko ry'umuryango n'abantu ntabwo murizi itegeko ry'umuryango n'abantu ninde wandusha rivuga iki ku bijyanye no kuyobora urugo no kugira ngo abantu bafatanye gucunga urugo no kuyobora urugo kubera iki ibyo bintu bibaho biharirwa umugore gusa murakoze nitwa Nisizimana Jean Baptiste ntuye hano mu mudugudu wa Bukumbi by'umwihariko nzwi ku izina rya originari bikabyo se oya ntabwo ari bikabyo nanjye ababyeyi bampa amateka y'uko nkivuka nari munini cyane bituma banyita iryo zina uri originari ufite ubuzima bwuzuye tayari ngaho mwire itegeko ry'umuryango so na so urayizi wow uri originari kwera komeza itegeko ry'umuryango
ntekereza ko ntarisobanukiwe neza ariko nzi ibijyanye n'iryo tegeko nk'uko dukunda gutega radiyo zitandukanye amatwi tukumva uko imiryango ibanye imwe yari iri mu makimbirane ikayavamo mbese by'umwihariko nka tageti y'igihugu ihari y'uburinganire cyane kuyobora urugo kuko nkurikije ibyo abadamu bamaze kuvuga n'abagabo birasa naho umugabo yagiye babyita kuvimvira aravimvira yibera umutware ubundi umugore yabaye nyiramiruho so nkumara impungenge aho ngaho abo bariho ariko bamwe muri bo twese ko tumeze itegeko ubundi ry'umuryango murabizi ko ryavuguruwe ubu ni rishya ese ubundi tuvuze ku umutware ubundi urugo rucungwa nande ninde uyobora urugo ni umugabo afatanije n'umugore we muri biriya bavuga ngo iki umugabo n'umugore nibo bayobora urugo Bibiri yivuga ko umugabo ari umutware w'urugo. Aha, umugabo ni umutware w'urugo. Ese ubwo bivuze iki? Ibyo bishatse kuvuga ko umugabo agomba kuyobora urugo kandi abo mu rugo rwe ayoboye bakaba nta mbogamizi bamubonamo atababonga. Ubundi umuntu w'umutware si ukurwana, si igitsure mu rugo, si ukugarama ngo umugore akore wenyine, yewe si ukwiharizaho umutungo w'umuryango. Okay, reka twumve icyo abagore bavugaho. Iyo bavuze ngo umugabo n'umutware w'urugo mwebwe mubyumva muti? Twese turi abatware. Impamvu kubera afite ububasha nanjye ndabufite. Reka da. Rero twese turi. Ngabambwire wawe bigenda gute? Ni gute bigaragara ko muri abatware? Ni iki kintu mukoreye iyo habayeho gufata icyemezo bigenda gute? Urugero buriya wenda abaye atari mu rugo nkaba twaraganiye wenda ku kintu cy'amafaranga wenda dushaka kugura mpinga akaba wenda hari ahantu yagiye nabona inka nziza nshobora kuyigura rwose nta kibazo nawe ugafata amafaranga umugabo atabizi ukagura inka ndayigura rwose Valentine reka twumve reka twumve ariko buriya wumva buri muntu ajya amenya urugo rwe buriya niko iwe niko abigenza undi bigenda gute nanjye nitwa Uwamahoro Rufosina muceceke twumve ubundi birakwiriye yuko mu ngo zacu twakagombye gushira hamwe mwakagombye gushyira hamwe ariko yaba umugabo cyangwa se umugore niba uri umugabo ukabura kubumba amatafari nabona nyine fata mikoro gutya nkagomba no kunyifasha nabona uri kubumba itafari ryo kubumba inzu ryo kubaka inzu nkagufasha nuko yanzu tukayubaka tukayibana navuga gufata icyemezo ubu ngubu njye ndagiye hanyuma wigire gutya ufata ihene yanjye igurisha ibyo bintu umugore ukaza umugabo yaza akagura ati ryatungo nabonye narigurishije ubundi kuri urwo ruhande byakagombye kuvuga ngo niba agiye gufata iryatungo bitewe n'uko nanjye naryahiriye twakagombye gushyira hamwe tukabiganiraho noneho ryatungo akarifata akarijyana mu isoko ariko kuvuga ngo byakagombye wambwiye uko bigenda ararifata tukarijyana mu isoko noneho ya mafaranga akuyemo tukayakoresha igikorwa niko bigenda mumbwize ukuri tujye tubangwa habona aha ko bahita bubika umutwe Valentine bamere Valentine ufite umugabo ushaka kugira icyo bivugaho nawe buretse gato mbanze mfate reka hano tumbuye umudamu niko bigenda ubu umugore ashobora kureba ubu nimwejeje ibishyimbo agafata ibiro 50 by'ibishyimbo ataguye umugabo akabijyana ku isoko akaguramo igitenge akaguramo n'imyenda y'abana agataha ari karema nyene yabyagenze gutyo kuko yaba atari mu rugo ari no mu majyane pe ura mu telefone niba ufite itungo mu rugo uramuga ati ko dufite kino kibazo reka tugire iki tuyigurisha tugikemure ntago wapfa kuyigurisha utegeze iki utabimubwiye ngo umubaze uyigurishije utamubwiye urkuma naho hantu use yazaza mu rugo mukumvikana ariko wese unagashobora kuza ntago ushobora kujya ahantu wenda yagiye nko mu muganda cyangwa yagiye nko mu kagoro bakababyeyi ugasanga umugabo igitoki yagitemye yakigurishije icyo gihe umubwira bigenda gute akigurisha ntakubwiye oya yakubwira ati nge nagize impamvu iyi niyi ngewe nagurisha igitoki gutya nta mugabo ntago bigenda bijya biho gutyo umugabo akaba yafata igitoki akakigurisha akaza akagura ati igitoki nakigurishije hariho ababaho bwo ibyo ntabwo wabitindaho akaza akaba ati nge nagurishije ninga singa nge nayigurishije ariko rero ntago ariko bose bameze aha ubu rero muva navuge gatoya kugira ngo tuzite twihuta tujye kuri icyo kintu babwire none iki tegeko rivuga nitwa Dukundane Pascal yego Pascal ariko ngiye nkuko bivuze
umutware w'urugo ntago abantu baba ari abatware babiri mu rugo. Ndakubwiye. Ibyo ubundi se abatware babiri babaho? Ntago byashoboka. Agomba kuboneka umutware hakaboneka n'umwungirije wa hafi cyane. Perezida na vice perezida. Ubwo se perezida ninde, vice perezida ninde? Perezida ni umugabo. Kubera iki se? Kuki ataba umugore? Oya ntago yaba umugore n'umuco nyarwanda ntago wa kera ntago byemera. Ntago wemera ko none se ubu nta bihugu biyoborwa n'abagore? Birahari ariko ntago bose bategekera rimwe. Ntaho abayobozi babiri bayobora rimwe mu rugo ngo bishoboka. Okay, ibyo Pascal avuze rinde ufite ukunda kubibona. Ninjye ne Beatrice ne mu mudugudu wa Kabasha. Njye naga ariko mbibona. Umugabo no umutware w'urugo ariko n'umugore n'umutima w'urugo. Ariko nago ari umutware? Ntago ari umutware ariko n'umutima w'urugo. Nase umutima utabayeho umutwe wo wabaho. Ubushatse kuvuga ko umugore atari umugabo atabaho? Yitwa umugabo nyamugabo kubera ko nawe afite umugore nyamugore. Ubwo rero ikintu twamenye ni ububasha, gukoresha ububasha kuringaniza ububasha. Umugabo niba ari itungo riri mu rugo nagafata imyanzuro yo kurigurisha wenyine mutabigiyeho inama. Arakuganiriza niba ari umurima mwenda kugura mukabyumvikanaho byatungo mukarigurisha mukagura wa murima. Ariko kuvanga arafata umwanzuro wo kurigurisha wenyine inaha muri Kivuye nago bikirangwayo. Nibyo? Yego. Kuki umugore ataba umutware w'urugo umugabo akamwuzuza? Niba mwese mwuzuzanye. Keretse umugabo aramutse adafite intege zo kubaka urugo umugore agakomera. Intege ni iki? Intege ni ikofi, intege ni imbaraga, intege ni iki? Hari imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'amafaranga. Byumva neza. Donc umugabo udafite nta jambo. Agomba guca bugufi. Umva. Ikintu cya mbere kumvikana kuvuga ngo umugabo afite ubwigenge bw'Imana yamuhaye bwo gukunda umugore we. Yego. Agakora ibyangombwa byose umugore akamwubahiriza. Ndi kwibaza umugore ko nawe ari ikiremwa cy'Imana afite ubwenge afite imbaraga nk'iz'umugabo ashobora gukora akinjiza amafaranga wavugaga. Umugore aramutse abaye umutware w'urugo umugabo akamwuzuza ikibazo cyaba kiri. Uzise? Icya mbere umugore ashobora kubaka urugo ndabyemera. Kumva? Yego. Akanaruyobora. Mu gihe ahari umugabo niwe chef w'urugo. Umugore akamwubahiriza noneho ibyo bakoze bakuzuzanya. Namwe niko mubyumva? Numvise uvuga ngo nawe wumva ko umugabo ari ugomba kuba umutware w'urugo akaba chef umugore akamwongereza. Niko byumva nawe? Nanjye niko mbyumva. Kuko umugabo aba ari umugabo. None se umugore ntago ari umugore? Aba ari umugore. Ariko icyangombwa ni umugabo. Namwe niko mubyumva? Hano hari umusaza nawe ufite uko abyumva. Nagire vuba umwe cyangwa babiri hanyuma mbabwire icyo nashaka ko twumva iki tegeko ribivugaho. Murakoze. Nitwa Ntiyamira Damien. Yego Damien. Nkaba ndi wo mu murenge wa Kivuye mu mudugudu wa Muhamba. Mu by'ukuri Imana mu kurema yaremye umugore n'umugabo. Yamanje kurema umugabo. Chef w'urugo ni umugabo. Ibyari byose bikorwa ari uko bumvikanye. Nanjye ubwanjye ndiheraho. Kuja kugura umurima cyangwa kuja kugura inka. Niba tugiye kugurisha imyaka. Nabwira umugore ese tweje imyaka imifuka 2 cyangwa 3. Turajya inama tufata umucuzi runaka. Hatuzana duha amafaranga. Tugure cya kintu twadukeneye mu rugo. Rero ubwo ndumva ngewe umutware mu rugo. Chef w'urugo n'umugabo. N'umugabo. Nase abo mugore. Ariko ubundi ubu ngubu na muruzuzanya ko mwahoze mubimbwira. Cyane turuzanya pe. Reka mbere impamvu mutuzuzanya. Kandi iki kintu gitangiyeho nyire bakare. Reba ahantu abagabo bicaye urebe n'ahantu abagore bicaye. Kuki nta mugore wicanye n'umugabo? Kubera iki? Nimusubize. Reba do. Abagore bironze abagabo nabo bagiye ba chef urugo. Biko bimeze biterwa n'iki? Ngira hanyuma twumve icyo amategeko avuga. Jewe nk'ubu urabona nitwagira neza Mathieu, nk'ubu urabona ngewe umudamu nicaranye nawe, icyangombwa twewe n'ubwuzuzanye mu rugo rwacu,
sibyo tukaringaniza ububasha kuko njyewe nk'urugero njyewe nk'ingaruka nagiye mpura nazo mu rugo rwanjye njyewe rwose ndababwiza ukuri njyewe simbabesha njyewe naravuze ni njyewe kweri ndi chef de famille nabani nje ni chef de famille kabisa umukuru w'umuryango kuvuza wagutse kandi watangiye wicaye oya umuryango mbona imbaraga none njyewe nabani none njyewe eka ngurishe ibi bintu mbigurisha ariko umudamu wanjye atabizi uriya no mudamu wawe no mudamu wawe uriya mwabicaranye ntago ari umudamu wanjye ariko ni mugenzi nibyane nawe mbabwira buriya igenda mu modoka ukabona umugore n'umugore ni urwenya abantu bajya bavuga oya baseka kuki uticaranye n'uwawe kuki uticaranye n'uwawe uwanjye namusize inyuma ariko ari masa nta kibazo ubu ngubu aratetse oya namubwiye ko tugiye kujya mu nama agomba kuzana we ku nama ubwo njyewe naje wowe uyirebye chef de famille ninde ni njyewe kubera iki atari umugore wawe kubera iki ataba umugore wawe ntabwo yaba umugore wanjye kuko njyewe ni chef de famille nk'umukuru w'umuryango ubwo ahubwo icyangombwa ngiye mbona ni ukuzuzanya twese tukagira ububasha mu rugo rwacu kuko iyo tutagize ububasha ingaruka zihaba njyewe naje gufata ibintu mbigurisha umudamu wanjye atabizi noneho tuza kugira ingaruka turatongana dushaka no kurwana ibyo ngibyo ingaruka zose ibyo ngibyo narazibonye ntacyo bimaze navuze ati ngiye ngomba gufata umwanzuro nkajyangira icyo nagurisha mbivuganyeho n'umudamu bucyo tukuzuzanya amahoro agataha mu rugo amahoro atahe ariko ni wowe chef w'umuryango ni njye chef w'umuryango kabisa umugore wawe uyu munsi aramutse abaye chef w'umuryango wawe ikibazo cyaba kiri he yaba chef w'umuryango wanjye ariko akaba we ari njye wa mbere tukuzuzanya ntabwo nabyemera ntabwo njyewe nabyemera ntabwo wabyemera ntabwo nabyemera abaye chef w'umuryango ni umugore eske ubwo njyewe se naba ndiki naba ndi umugore se chef umugore chef umugore njyewe ntabwo icyo nacyemera njyewe ntabwo nabyemera ndagira ngo mbabaze reka mbibutse ko ikiganiro ari urubuga rw'abaturage n'abayobozi turi mu murenge wa Kivuye ni mu majyaruguru mu karere ka Burera turimo turaganira rero ku itegeko ry'umuryango ku buryo abagore n'abagabo bafatanya mu kuyobora urugo ni ikiganiro Pax Press umuryango w'abanyarwanda w'abanyamakuru ufatanyamo na Rwanda Women's Network ni umuryango uharanira imibereho myiza y'abagore turimo turaganira abagabo hano ikivuye bati nitwe chef w'urugo uwo mugore yazate umugore kwagira ubwenge umugore ko yiga umugore bakora akinjiza amafaranga umugore abaye chef w'urugo byagutwara ikimuze mu Adolphe ngewe nitwa nta Rwanda mu murenge twumve wahari yakanye inzugi icyo mvuga umugore kera washakaga inshuti mureke twumve uko kera byari byumeze washakaga inshuti mwaba muri abagore batatu cyangwa bane umugabo akagera akavuga ati mwa abagore bako mwicaye hano mugabiye inka Adolphe munyereke andebe hano nubwo ndi gikara cyane ariko arandeba umugabo akavuga ati ngengabira umugabo inshuti mbwira turebe inshuti none twebwe aho turi hano yaba intama yaba inkoko yaba intusi yaba umuduha ngo ni uw'umugore ngo ntacyo wavuga ubwo se noneho ni uburinganire ba data ko bategekaga bakagaba inka bakagaba imirima hari uwabavugaga aha undi umwe kugira ngo twumve icyo amategeko bivugaho Valente yego muvara hano hari umugabo ugira uti ngiye rwose umugore wanjye umutwara bajya bazamura kugira ngo tubabone ahantu muherereye nakubonye ubundi nge nitwa Twahirwa Nyaga Claudien ariko nge ndamanza gushima rwose mu mushyikirano turimo w'ikiganiro cy'abayobozi reka twese biratureba ubu wakubwira wanjye uko bimeze noneho icyo kibazo cyumbajije cyo kuvuga ngo umugore yaba shefu nge ahubwo ikintu cyatumye dutinda no mu magambo hano siya kwenda cyo kiza kujya nyine ngo dusase inzobe buriya ijambo kuvuga ngo ndi shefu hari abantu ryishe ribagirana ndetse n'ukuru ntabona bibamanura hasi reka tuvuge umuyobozi noneho umuyobozi w'urugo ntacyo nubwo yagira umuyobozi ariko kuvuga
ngo kuva kuri ba sogokuru ngo niko byagenze ntabwo bihora hahandi kuko ubwenge ntibuhora hamwe noneho kubera umugore ashobora kwiga akayobora n'umugabo nuko ahubwo ikintu kijyanye no kuvuga ngo ndi shefu ni hahandi n'ubundi bwo turi ba shefu ariko uburyo bwo turimo ba shefu ntabwo tubusobanukiwe ni icyo narengeye kubaza ariko ubundi kuba shefu urugo bivuze iki bivuze kuvuga ngo ntihagire ukopfora bivuze iki kuba shefu urugo rero ubundi duhereye ubundi ubuyobozi buhera mu rugo bwiza cyangwa se kurera ubwo ni ukuvuga ntabwo umuntu uyobora urugo kuba shefu we kintu runaka se ntabwo bivuga ngo uri gukanga abantu ngo cyangwa wigira igitangaza cyangwa ngo urwagwe n'ibyo ngo ndi shefu ngo urinde naho wabona igicucu abagabo se benshi siko bameze ubwo rero impamvu ndi kuvuga twanatinze ku kintu kimwe kandi ntigisobanuke atari nako kiri ni ukuvuga ko umuntu n'ubuhamya ari kuvuga ari gutanga ubw'abandi ntatanga ubwe uko bimeze wenda ngo n'abandi tubwire ubwawe ubwanjye iwawe ninde muyobozi w'urugo iwanjye kandi utinya imana iwawe ninde muyobozi w'urugo hagati yawe n'umugore wawe biraterwa n'ubuyobozi ushaka kumbwira mwanjye mbwira ubundi vuga ibyawe ubundi hano uko turi ugiye no mu mafishi habanza izina ry'umugabo abandi bakaba bari hasi bakaza hasi ariko ntabwo bivuze ngo abafungirane mu biganza gutya ababuze no kwinyagambura reka rero nababwiye ko hano turi kumwe n'abanyamategeko dufite Maître Hakizimana Esron nahoze mbabwira ni turimo turagana ku itegeko ry'umuryango iri tegeko ni rishya ryaravuguruwe mutega amatwi reka ne kubivuga ngende umunyamakuru reka mbe umunyamategeko abwira icyo bivuga kuyobora urugo itegeko ryavuguruwe riravuga iki uyu munsi riravuga iki wumvise ibitekerezo abaturage batanze umugabo ati reka hari uwo twaganije ubundi arambwira tumva burya no mu mpanga habamo gakuru na gato niko bimeze bamwe barabyemera ko umugabo ari we mutware urugo itegeko rivuga iki murakoze cyane Valentin nawe ndabashimiye ibitekerezo byiza mwatanze buriya bituma umuntu yigiramo natwe tuba turi kwiga buriya rero kuri icyo bari bavuze cy'ubuyobozi bw'urugo ntago wabasha kucyumva utarumva inshingano zo mu muryango wumva inshingano z'abashakanye wumve ko uburenganzira afite umugore n'umugabo uburenganzira afite ko byose bingana niho waza kumva neza sibyo Valentin nibwo waza kumva neza umuyobozi w'urugo arindi mu itegeko rero ry'umuryango rya kera ryo muri 1988 bavugaga ko umutware w'urugo ari umugabo niko ryari riteye kandi ryahindutse ejo bundi muri 2016 turaza kureba n'itariki ariko ubu noneho byarahindutse ariko noneho hari abantu bagifite imyumvire yuko akiri umuyobozi chef de famille byahindutse gute uzi ukuntu byahindutse se ubu noneho babaye abayobozi umugore n'umugabo nibyo navugaga kandi wegeze nawe ubikomotoza wari wanabakopeje ubundi umugore n'umugabo ubu ngubu bose ni abayobozi b'urugo nta wa mbere nta n'uwa kabiri reka perezida na visi perezida reka murakoze muceceke ingingo y'itegeko ry'umuryango muceceke mwumve iki itegeko rivuga ni itegeko rishya ingingo ya 209 ivuga ubuyobozi bw'urugo ikavuga ko abashakanye bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rugwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera mwumvishe ukuntu basobanura ubuyobozi bw'urugo ni ukuvuga ko umuyobozi w'urugo agomba kuba ari umugore n'umugabo bombi bafatanije ni ukuvuga ko nibyo nababwiraga bombi umugore n'umugabo bafite inshingano zingana bafite n'uburenganzira bungana ni ukuvuga ko niba mugiye nko kugurisha itungo ngo muzakore inzu mwembi mugomba kubyumvikana kubera ko mwese munganya uburenganzira kera rero umutware w'urugo niwe wafataga ijambo
akagira gute akagurisha imitungo agakora icyo ashatse ugasanga ryahohoterwa mwavugaga riraje. Niyo mpamvu rero iyi ngingo yajeho kugira ngo tunayibabwire namwe muyimenye ko abantu bose umugore n'umugabo barangana kandi n'uburenganzira bwabo burangana, sibyo? Reka mbabwire gatoya kugira ngo tuze kumva ubuyobozi bw'urugo ku nshingano n'uburenganzira bwanyu, muze kumubwira noneho umuyobozi arinde. Inshingano ya mbere y'abashakanye ni ukubana, ni ukwita ku bana no kubarera. Mwese ntago mubifatanya? Murabifatanya. Hari indi nshingano yindi yo kubana, hari inshingano yo kubana. Iyo abashakanye bagomba kubana, umugore n'umugabo bamaze gushyingirwa bagomba kubana. Iyo batabanye birumvikana ko urugo rwabo nta ruba ruhari. Hari guha uwo mwashakanye ibimutunga. Hari umugabo wegeza abivugaho, ni ukuvuga ko umugore agomba guha umugabo ibimutunga mu bushobozi bwe, n'umugabo agaha umugabo ibimutunga, umugore akamuha nawe ibimutunga ndetse n'abana babo. Ikindi nanone bagomba kudahemukirana no gutabarana. None se sujye ugemurira umugore wawe yari ku bitaro, n'umugore se nawe ntagemurira umugabo we ku bitaro cyangwa se kuri gereza cyangwa ahandi? Izo nshingano rero mwembi murazinganya. Turebye gato rero ku burenganzira kugira ngo ducaguranye, umugore n'umugabo bafite uburenganzira ku mutungo bungana. Icyo washyiramo ngo bingana, bombi bihwanye. Ni ukuvuga ko uburenganzira umugabo afite n'uburenganzira umugabo afite byo bombi bagomba kugira gute, kugira uburenganzira bungana. Hari rero ubundi burenganzira rero bita ubuyobozi bw'urugo. Ubuyobozi bw'urugo ni uburenganzira umugore n'umugabo bafite kugira ngo babashe kugera ku iterambere rirambye. Kuvuga ngo umugore ntiyaba ngo umuyobozi cyangwa se umugabo ngabe umuyobozi, bombi bagomba kwitwa abayobozi. Ubu noneho ntago hakiriho ngo uyu niwe muyobozi cyangwa ngo uyu nguyu umugore niwe muyobozi. Bombi bo mu rugo rwabo ni abayobozi. Byumvikanye noneho? Hari wegeze ukibaza, bose ni abayobozi b'urugo rwabo, bagafatanya mu kuzuzanya mu byemezo byose bafata. Iyo ngingo rero yarahindutse, ntago ikiriho. Ni itegeko ryasohotse kugira ngo murimenye, ni itegeko ry'umuryango, ntago hagikoreshwa rya rindi rya kera ryasohotse mu igazeti ya leta. Itegeko ryarasohotse, tugomba kurimenya ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2016. Itegeko rigenga abantu n'umuryango. Iryo tegeko rero mugomba kurimenya, ariko nk'ubu mwebwe muzabibwira n'abandi. Metre oui Valentin, nyewe yarahoze ndeba uyu mugabo yakurebye, yego akureba ikijisho, yego ndashaka kumva ikintu kimuvuyemo. Murakoze cyane. Twavuze turavuga dore umunyamategeko aberetse itegeko ni rishyashya ryasohotse ejo muri mu kwezi kwa 9. Turi mu kwezi kwa kangahe? Benshi ni ubwa mbere mu byumvise ku buyobozi bw'urugo ari ubw'umugabo n'umugabo bafatanije. Ubyakiriye ute? Ibintu birashoboka? Ibyo ndabyemera, ayo mategeko ndimo nyumva nyine ni ukugira ngo gatanga security mu rugo. Ibyo byo ndabyumva, ariko hano abadamu bavuze ngo nta sake ebyiri zabana mu rugo. Ni ukuvuga ngo njyewe niba wenda njyewe ndi chef de famille, ni ukuvuga ngo njyewe okay basi njyewe ibyo ngibyo ndabyemera. Noneho ariko noneho nawe ntuzitwaze ngo unsuzugure kubera njyewe ndi chef de famille, ngo unsuzugure ngo nuko ngo twese ngo tugize iki, ngo turi abayobozi b'urugo. Okay, ndabyumva turi abayobozi b'urugo nyine nk'umunyamategeko uko mubitubwira, ariko ntunsuzugure. Noneho njyewe ntunsuzugure, unyubahirize ko njyewe ndi chef de famille mu rugo, ubundi dukore izindi gahunda zose. Ibyo sinabikuraho rwose. Murakoze. Wowe urumva itegeko rirabangamiye se? Itegeko ntago ritubangamiye, ahubwo riri kuduha umutekano. Ariko y'abagore nabo batikuza ngo bazamuke hejuru ngo bumve ngo nabo ngo babaye ngo ba chef de famille. Adolphe Valentin natubwire nawe uko abyumva.
murakoze. Amazina yawe? Nitwa Umurenge Andre. Yego Andre. Valante, hari ijambo wagumye kutubaza ngo mbese nta muracyari abagabo. Ariko mu by'ukuri turi abagabo. Itegeko ni ryiza twaryumvise. Ariko se iryo tegeko ryateganije ku mikoranire yanjye n'umugore ku buryo uyu munsi niba nari kurara irondo nawe azajya ajya kurirara. Ubwo ndibariza umunyamategeko kugira ngo ansubize. Reka turebe n'umugore hano icyo abivugaho. Umunyamategeko arara basubiza mu kanya. Mucecere twumve. Umuyobozi cyangwa se munyamakuru. Nitwa Maniro Didas. Yego Dida. Ariko ibyo muvuga ntabwo mbyemeye. Ariko n'igitegeko rivuga ntabwo ryo tuvuga twebwe. Umva se. Niye mpamvu nkuko uriya mugabo yabivuze inkoko ebyiri cyangwa se isake ebyiri iyo ziri mu rugo iwawe ntabwo zombi zibikira kimwe, havamo imwe ikabika, sibyo? Burya se ntabwo zibikira kimwe, hakavamo imwe itegeka indi. Akaba ariyo mpamvu rero umugore naramuzi, umva nyakubahwa, umugore rero ninjye wamuzanye, sibyo? Yego. Siwe wanzanye. Akaba ariyo mpamvu agomba kunyubaha, tukayoborana neza urugo, umwe atagiye hejuru cyangwa se ngo umwereje hanze hasi, tukuzuzanya. Yego. Ariko ntimuhe abagore ngo ariko se ko ngo ni umuyobozi nanjye ndi umuyobozi. Oya, ariko no gufatanya kuko itegeko yabivuze metre wenda baza kubisubiramo kugira ngo mwuzuzanye mubashe gutwiteza imbere. Kwiteza imbere. Kwiteza imbere rero nibyo. Akaba ariyo mpamvu tugomba kuja inama y'urugo rwacu. Yego. Hatagiyemo bya bindi ngo ndi umuyobozi cyangwa we ngo ni umuyobozi. Nyine mwembi muri abayobozi mugomba gufatanya mukumvikana. Kuzuzanya kugomba kubaho, iyo kuzuzanya kutabayeho urugo rurasenyuka. Ariko urabyumva noneho ko wowe utakira umuyobozi uvuga ngo njye mutware w'urugo, mwese we n'umugore wawe ngomba kuba umutware w'urugo. Itegeko se uraripinze? Itegeko arega byaziye abantu, sibyo? Kugira ngo rihuze abantu, nk'uko itegeko ry'Imana ryaje riri kugira ngo duhuze wowe nanjye, sibyo? Yego. Dutinye icyaha, dutinye ikibi, aho twuzuzanya. Akaba ariyo mpamvu rero tugomba kuzuzanya. Valante. Muvara. Ndakumva. Yego. Mera wo muntu mikoro. Metre iri tegeko ryawe urabe hafi. Ndabona imvura imiraza ariko imvura ntabwo idukanga. Jewe ikintu mubaza. Imvura nishaka igwe nta kibazo. Murahunga se? Mureke tuganire rero. Tugomba kubaka ingo zacu zikaba ingo zigize gute zirangwamo n'amahoro. Twabwiye ngo turabanyamakuru bagira bate? Baharanira amahoro. Ririya jambo pax bivuga amahoro, sibyo? Inkuru dukora, ibiganiro byose dukora mujye mubitekereza mu rwego rwo kubaka amahoro. Nagira ngo umugabo tumuhe ijambo nawe mukanya n'abagore nabo bambwiye ko bitekereza. Jewe nitwa Sakufa Andrea. Yego Andre. Noneho ko muguma gukuza abagore bandese mwewe ayo mategeko mushira abakuza abagore kuruta abagabo, umugore yamvanye waca njyani wawe. Yego metre arari umunyamategeko arari abikubaza. N'abandi basubiza icyo kintu nimba yaravuye kwa se agataha kwa sebu. None urumva byagenda gute wowe? Wowe njyewe nimba umugore naramuvanye waba nkabuzani wanjye akwiye kunyubaha nkaba umutware w'urugo. Nijye wamukoyera nkoye se. Yego. Reka twumve noneho. Valante hano haronde. Reka twumve umugore. Nanjye uko mbona ari ubwuzuzanya ahubwo atari uburinganire. Ni ukuvuga nk'umugore nawe agira igitekerezo cya kubaka urugo. Niba ugiye nk'ahantu nibura ugasanga hari abari kugurisha isambu, ntabwo wavayo uramuje, ahubwo urataha ukabwira iki umutware w'urugo. Umutware w'urugo se kandi itegeko ryamaze kuvuga ko mwese muri abatware w'urugo. Kankomeze ukavuga uti noneho nabonye isambu tugomba kugura. Niba mufite nk'ibishyimbo cyangwa itungo mukajya inama muti turarigurisha,
noneho ubwo ni ukuvuga ngo umugabo atabyemeye ntabwo ntacyo mwakora ahubwo mwe mujya inama nk'ubwuzuzanye mukuzuzanya. Kuri wowe se urabona igitegeko rivuga ko umugore n'umugabo bombi bafatanyije ari abatware b'urugo ari abayobozi b'urugo, urabyumva ute? Nje mbona ko bataresha ahubwo baruzuzanya, umwe azana igitekerezo n'undi akazana igitekerezo bakuzuzanya. Ariko nibaresha uri hejuru ninde? Uri hejuru n'umugabo, umugore akamukurikira. Okay, reka twumve senije. Hano hari undi muntu. Reka twumve senije twumve. Valentin ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Reka twumve hagararira urubyiruko namwe birabareba. Nitwa Shimimana Gaston nk'abanyobora urubyiruko rwo mu murenge wa Kivuye. Yego Gaston. Nashaka kugira ngo wenda ngerageze kwibariza umunyamategeko. Buriya umukecuru abivuze neza aho yavuze ngo ubwuzuzanye n'uburinganire byari biduhagije kandi twa tumaje kubisobanukirwa. Ariko noneho hari ikibazo nagize ndavuga nti se umunyamategeko atubaye bugufa kadusobanurira hari uburyo baba baradushiriyeho nkatwe abahungu, kuko ndavuga urubyiruko muri rusange, niba abahungu muri rusange badushiriyeho buryo ki dushobora kwicara umukobwa wenda akava Musanze akaza gukwa hano iwacu nkagenda akagusaba akansaba cyangwa se kubaka iwawe mu rugo inzu, noneho bikitwa ngo Gaston nawe yashingiwe kwa kana Clementine Musanze nagiye, dore kari nacyo kibazo dufite bitewe yuko tubanza twashakamo ubushobozi kugira ngo turebe buryo twakubaka ingo zacu kugira ngo tugire umutekano kandi tugire imibereho myiza. Gaston, wowe urifuza ko niba ari uko itegeko rimeze hanyuma abakobwa nabo bajye bubake noneho baze gusaba iwacu badusabe noneho tujye mujyi wabo wa Clementine Musanze kandi mvuye hano muri Kivuye. Umunyamategeko ngo nawe ndizira ko yakinose. Reka dufate ibindi bibiri hanyuma duhija mu munyamategeko. Reka dufate bibiri gusa duhija mu munyamategeko twumve icyo bivugaho. Hano arahari. Yego muva muyi. Mbo nanjye nitwa Karege Innocent uya mu mudugudu wa Kanyanzugi. Innocent ko nari kumureba ari he? Namanike murebe. Mwagumya kuvuga. Igira imbere televiziyo zikubone. Mwagumya kuvuga ariko hari ibintu ndikumva tutemeranyaho neza kwa ayo mategeko. Ariko mujye mwumva ko ari itegeko ntabwo ari Valentin bivuga. Ni itegeko rivuga. Urabyumva ni itegeko. Ariko urugo rwanjye nanjye mba ndi perezida w'urugo rwanjye. Yego. Tumva nta gihugu kigira abaperezida babiri, habaho perezida na vice perezida. Nta mpamvu rero umugore wanjye yaba perezida nanjye ngomba perezida, ahubwo agomba kunyunganira njye nkajya nanga ibitekerezo mu mutwe wanjye narangiza nkabimugezaho none akabyumva tukabijyaho inama, ariko ari nge shefu w'umuryango wanjye. Urakoze cyane. Abagore ndashaka abagore cyane, abagore ndashaka kumva icyo mubitekerezaho. Hano hari umugore Ines mumuye abagore namwe ndashaka kumva ibitekerezo byanyu. Nitwa Mukeshimana Jacqueline abandi bo mu mudugudu rwa Nyakabungo akagari ka Gashani. Ibyo bintu byamuvuga ngo twaringanira n'abagabo nje mbonaga bitashoboka. Kubera iki se Jacqueline? Kubera impamvu bitashoboka hari igihe cyo nk'ubunje nabona igitekerezo cyo nabwira umugabo, noneho naje kukimubwira akabona ko mutegetse, agahita cyanga ngo ntanshaka ibyo umbwiye ngo waba untegetse. Ubwo ugasanga itegeko ry'abagore rigomba guhora riri hasi buri gihe cyose. None se mwumva mugomba guhora muri hasi nta bitekerezo mugira? Ntabwo barkwemerera n'uwumvikana n'umugabo we mu rugo bagira ngo yaramutegetse ngo yabaye inganzwa, ugasanga biro bitubiza. N'abagabo bumvikanye n'abagore babita inganzwa. None wowe ubona bizagenda gute ku itegeko ryagiyeho? Ubwo twewe kugira ngo tugire amahoro. Umugabo nubona ari kukuyobora ukabona abana bawe barya ukabona wayiryamira mu burira amahoro uratuza, ubwo wemera by'umugabo agutegeka. Okay, icyo ni igitekerezo cya Jacqueline. Undi mudamu nubona wariye ukabona abana bawe basinziriye uzatuze ukabyarawe utazakomera utendere. Reka muvara mufite hariye uretse araje muvara wo nguwo. Nitwa Mukandayisenga Korodina nuye muri uno mudugudu wa Bukumbi. Nanjye hari ibyo nari kwemera twaba tugiye hejuru itegeko ry'Imana. Nimba itegeko rivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo ntabwo rivuga ko umudamu ari umutwe w'urugo. Nge ndumva umugabo yaguma akitwa umugabo n'umugore akitwa umugore, ahubwo akabaho ubwuzuzanya. Ariko rega n'ubundi umugabo akomeza kwitwa umugabo n'umugore akitwa umugore ariko bagahuza ingufu. Oya kuko uko ndimo mbyumva ntango ariko muri kubisobanura mu kuvuga ngo abantu bagomba kuringanira, ariko ntango bishoboka kuko itegeko rizarenga iry'Imana. Umugabo azaguma yitwa umugabo naho yaba ikinyamavunja ariko n'umugabo mu rugo. N'umugabo mu rugo. Okay,
reka twumve ni Beatrice. Beatrice, kubaha umugabo bigomba muceceke twumve umutware w'urugo, ariko nanjye umugore nanjye ndi umuyobozi w'urugo, kuko nanjye nazana igitekerezo kiduteza imbere. Mfite uburenganzira bwo kugana ibigo by'imari nkazana amafaranga kandi tukayakoresha ikintu kikaduteza imbere. Ndumva aba badamu ntemeranya nabo, kuko ni ukwisubiza inyuma. Abadamu twahawe ijambo, tugomba gukora natwe tugatera imbere. Beatrice, ko ndeba abadamu batakumva, baracyatsimbaraye ku muco, kandi hari iby'umuco nyine ukandamiza umudamu. ariko bari no gutsimbarara ku rugo cyangwa nuko bazi ko abagabo babaterije. Oya, baracyatsimbaraye nko ku muco. Ntabwo bikwiye ko umugabo ari umugabo mu rugo, uramwubaha nk'umugabo, ariko nawe ukagira igitekerezo watanga, ukagira igikorwa wakora mu rugo rwawe ugatera imbere. Reka numve umukecuru. Ngewe nitwa Nyirangarereho Kadiya. Ukuntu ndi kubyumva ntabwo byashoboka kugira ngo umugabo aringanire n'umugore. Ni ukuri rwose mugiye gukuraho umuco wa kera. Bagiye gukuraho umuco. Aha, reka tube turekeye ibyo. Okay, muva uwo ngo wenyine, hanyuma Memetre na Giti n'umuyobozi wanyu, ubwo nawe abayiteguye yumve uko bigomba kugenda. Nitwa Bagaragaza Cyprien. Mukuri kose mwakoze kuza kutuganirira. Turabashimye pe. Yego, nawe urakoze. Mwebwe mujya kuvuga iby'uburinganire turabyemera kandi mubikigisha kuri radio buri munsi. Abayobozi bacu niko babitwigisha. Uri kubona kugira ngo umugabo n'umugore, umugore arenganane n'umugabo, ibyo turabyumva. Muri kugiye kuvuga ngo umugore abumutware n'umugabo abumutware, muri kubona harapfuye iki, hahindutse iki kugira ngo umugore ajye kuringana n'umugabo. Ubundi bwo ntabwo bya none se ku itegeko ryatowe rikaba riri gushyirwa mu bikorwa, uragira ngo bigende gute? Mbese abaritoye ni bande wa mugani kugira ngo ibyo bigende bite? Itegeko n'abadepite kandi n'izanyu si intumwa za rubanda se? Ye murakoze, muri intumwa za rubanda ndi kubyumva. Ariko noneho mumenye nubwo muza mukaza namwe mukatugira inama, mwumva ibyo tuba turi kuvuga niba ari ukuri. Ko muzi ko umugabo n'umugore babana, kandi abagore bakaba bazi neza ko umugabo ari umutware mu rugo, mwebwe mukaza muje kubihindura. Barabizi kandi reka mwe umunyamategeko bivuge muri kubihindura. Murakoze cyane. Reka twongere tuganire gatoya kugira ngo tubashe kumva umutware n'umuyobozi. Ni inyito yahindutse, murabyumva? Ni ukuvuga ko kera bavugaga ngo umutware w'urugo, ariko noneho ubu ngubu dusigaye tuvuga, muzi ko kera bajyaga bavuga abategetsi, sibyo? Ariko ubu dusigaye tuvuga abayobozi. N'ubundi rero mu itegeko rya kera nababwiye bavugaga umutware, ariko ubu ngubu noneho ni umuyobozi w'urugo. Ntago rero noneho nubwo bavuga ngo twembi turi abatware ntacyo byaba bitwaye, birumvikana. Ariko noneho ubu ngubu itegeko ryasohotse rivuga ko twese umugore n'umugabo turi abayobozi b'urugo. Ku impamvu rero byagiyeho murayize, umugabo yagendaga yitwa ngo ndi umutware w'urugo, agashyira amaboko mu mufuka ntakore, umugore akagenda avunika, hakazaba cya kindi cyitwa ihohoterwa. Mwari mubizi? Niyo mpamvu rero byagiye mu itegeko kugira ngo byubahirizwe. Reka nibutse abadukurikiye ko mutuye kuri Flash FM ndetse mudukurikiye kuri Twitter ko turi mu kiganiro n'abaturage n'abayobozi, ikiganiro cya Pass Press kugira ngo abanyamakuru baharanire amahoro. Ariko uyu munsi tukaba twafatanije ikiganiro tukuye ku bufatanye na Rwanda Women's Network, ari umuryango nyarwanda wita ku iterambere ry'abagore n'imibereho myiza y'abagore. Turi rero mu murenge wa Kivuye, ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, aho turimo kuganira n'abaturage baho ku bijyanye n'imicungire y'urugo ndetse n'uburyo ku itegeko rishya ry'umuryango, aho iri tegeko riha umugore n'umugabo uburenganzira bungana mu kuyobora urugo. Twarimo tuvuga umunyamategeko dusobanurira bimwe mu bibazo mwamubajije, ngira ngo Esron ni wowe warugezweho, hari ibyo wari umaze gusubiza ariko hari n'ibyo utasubije. Murakoze cyane Valentin kunsubiza ijambo. Ndagira ngo tugire ikintu twumvikanaho hano, mbaha urugero
muzi ko kera mu mategeko yacu twagenderagaho muzi ko harimo itegeko rivuga ngo umugore ntashobora gukora ubucuruzi adahawe uburenganzira n'umugabo. Ntago iryo tegeko mwari murizi ko ryari ririho, ariko iryo tegeko ryaje guhinduka, noneho bavuga ko umugore afite uburenganzira bwo gukora ubucuruzi atiriwe asaba uburenganzira umugabo. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi impamvu babihinduye ni ibitekerezo mwatanze. Hari umuntu wegeze avuga ati ariko ubundi iryo tegeko ryatowe riti. Iri tegeko ritorwa ku bitekerezo abaturage baba batanze. Bazenguruka abadepite, intumwa za rubanda, bazenguruka mu mirenge yose bagatanga, abaturage bagatanga ibitekerezo bakabijyana. Noneho rero aho iriya tegeko ryavugaga umutware w'urugo ko ari umugabo, ryatezaga ibibazo. Umugabo yakoraga icyo yishakiye, umugabo akitwa ko ari umutware w'urugo, akavuga ngo ni itegeko rimpa ubwo burenganzira. Muzi aho dukura uburenganzira se tubukura mu mategeko, tukabikura no mu muco, tukabikura n'ahandi hatandukanye. None rero ikibazo rero cyari gihari, umugabo yaravuga ati ni itegeko rimpa uburenganzira bw'uko ndi umutware w'urugo. Birananditse mu ngingo ya 206 mu itegeko rya kera ry'umuryango. Byari byanditsemo ko umugabo ari we mutware w'urugo, rugizwe nawe n'umugore n'abana babo. Byatezaga ikibazo rero, ugasanga wa mugore akomeje guhohoterwa, ryahohoterwa mugeze mukomotozaho, ugasanga ihohoterwa riraje mu rugo, ugasanga umugore arapfuye, ugasanga abana bishwe n'inzara. Niyo mpamvu rero iriya ngingo yahindutse, baravuga ati noneho reka ihinduke, abashakanye bose bafatanye kuba abayobozi b'urugo. Kandi noneho nta nicyo byaba bitwaye. Reka rero ahubwo noneho mbabwira kandi kiyongeraho ntari nababwiye, kugira ngo umwe yiharire iyo nshingano, kugira umwe yiharire wenyine, nuko undi aba ashobora kuba ageze mu zabukuru, ashobora kuba ashaje, ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi, ariko ubuyobozi bukaba bubizi ko hari umuntu wahariwe ubuyobozi bw'urugo. Iyo bidashobotse ngo mwembi mu byumvikaneho rero, itegeko riteganya iki? Nuko bishyikiriza urwego rufite ububasha rugakemura icyo kibazo, kandi nta handi ni mu rukiko. Nukuvuga ngo njyewe umugore n'umugabo twananiranywe kumvikana uburyo tuyobora urugo rwacu, bizagenda bite? Icyo gihe rero muzatanga ikirego mu rukiko, urukiko rwemeze ko uriya ari ubaye umuyobozi cyangwa mwese mukomeza kuba abayobozi b'urugo. Nukuvuga ko rero nta nicyo bitwaye, nkuko ngiye mbona itegeko ko rikoze, mbona riri kuza ryunganira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye biteganijwe mu itegeko nshinga. Kandi itegeko nshinga ni ryo rikuru tugenderaho. Ejo bundi ntiryavuguruwe muri 2015, ni muri 2015 niho ryavuguruwe. Nukuvuga ko rero iryo tegeko ni ryo rikuru, andi mategeko akaza ashamikiyeho. Amategeko se akorwa gute? Dushingira ku muco. Niyo mpamvu umuco udashobora kuvaho. Hari uhagararira urubyiruko yegeze abaza ikibazo, avuga ati se kuki niba noneho hari uburinganire n'ubwuzuzanye twese tubaye abayobozi, kubera iki nta umukobwa ataza gusaba umusore? Ntago mu muco nyarwanda ibyo bintu biteganijwe. Twese turi abanyarwanda, wava mu ntara zose z'u Rwanda n'imirenge yose n'utugari n'imidugudu, twese tugendera ku muco nyarwanda. Ntago ro muco nyarwanda twaje kuvuga ngo waje guhinduka, uracyariho kandi n'ubu ugomba kubahirizwa. Hari akaganiro gato twari kuza kuvuga ko gusaba umugeni, gufata irembo hose mu Rwanda nuko nkuko bisanzwe. Nuvuga ko umusore atanga inkwano, kandi inkwano ntago ari ikiguzi. Inkwano ni iki? Ni ikimenyetso cy'urukundo imiryango yombi ibigira ngo ifasha kwerekana ko hari ubumwe hagati y'iyo miryango yombi. Umuco wacu rero nuko nguko ukoze, ntago ro tugomba kuwurengaho. Wa undi urubyiruko abyumva ruhagarariye urubyiruko, nuko namusubiza, ariko gitifu we afite n'inshingano nyinshi kubera ko yigisha iminsi 7 yose. Ubu mwiri itegeko ry'umuryango. Reka icyo turaza tukigarukaho mu kanya, ariko gitifu numva yafasha. Ariko ari nicyo nagira ngo ahubwo babajije, hari umugabo yigeze kuvuga atari ko atoke atubwo noneho nabo bajye bakora irondo giti. Bakibajije bajya ku irondo nabo. Ubu ngubu mugiye gupanga irondo n'abagore mu bapanga irondo. Urakoze, ngira ngo ntabwo twagera ku rwego rwo kuvuga ngo abagore nabo bapangirwa irondo, ariko icyo tubona ni kimwe.
kuri iri tegeko wenda ari ryo ririmo gutuma abantu bibaza byinshi kuri icyo kintu. Itegeko mbona ryaraje ari ryiza kuko turi mu gihe cyihuta cy'iterambere ryihuta, aho bisaba ko uruhare rwa buri wese mu bagize urugo rugaragara. Nawe rya tegeko ryavuga ko umutwara ari umugabo, ugasanga kenshi hari ibintu byangirika kubera iyo nshingano umugabo ngo afite yo kuba umutware, byakwiye kuba byahinduka kandi abantu bakabyumva. No mu bibazo tumaze iminsi twakira, naho usanga umugabo yitwaje aho yagenderaga kuri rya tegeko akangiza umutungo. Kwa ari umutware w'urugo, umutungo wose w'urugo akawurya akawumara, ugasanga koko na bwa butware nawe uri umuntu wundi nta nubwo wasanga ko abukwiriye, kuko rwa rugo kugira ngo rutere imbere niwe wakabaye yarabikoze. Ariko iyo bose bumvise ko bafite iyo nshingano yo kuba abatware b'urugo, bo kurukorera mu buryo bungana, niho ntekereza ko ryaterambere ryaza. Hanyuma ibindi byo bijyanye n'irondo ryo keretse habaye izindi mpamvu abagabo kamwe tugomba kuba twabikora, nta nicyo biba bitwaye. Yetingira ngo ari ikintu iyo urebye mu mvugo z'abagabo n'uburyo twatangiye tuganira, mwari mwabona umuntu atetse icyayi cy'amata kuntu gitangiye kubira kuntu kizamuka wumvaga ijwi bavugiraho basa naho bashyizwe hasi, itegeko ryaje kugira rishyira hasi. Abagore nabo bumva ko hari bashobora kuba batangiye kuzamuka ukuntu. Murakora iki kugira ngo iri tegeko rishyirwe mu bikorwa ariko hatabayeho kwitana ba mwana cyangwa se kumva ko haje guhangana? Okay, murakoze cyane. Ngira ngo byaratangiye kuva aho risohokeye no mu nyigisho dutanga twigisha abasezerana tubikoramo, kuko n'ubundi twigishaga dukoresheje rya tegeko yo muri 88 ryanavugaga ko umutware w'urugo ari umugabo, abadamu umugore n'abana bakaba bajyanama. Ariko kuri ubu nyine turabisobanura neza ko bose banganya ububasha, banganya ubwo butware. Turimo turifashisha cyane cyane ibya byiciro by'ibanze bitwegereye abayobozi mu nzego zitandukanye kugira ngo bazadufashe kubigeza ku bandi. Ariko ntekereza ko kino kiganiro kibaye cyiza cyane, n'umusemburo ugiye gutuma noneho koko tugira n'amatsiko abaye menshi mu bantu mu rwego rwo kugira ngo tujye tuyasobanura, banaze no gusobanuza iri no tegeko n'ibijyanye naryo. Harimo ingingo nyinshi cyane zagiye zivugururwa kandi nziza zifasha nyine rya terambere, cyane cyane uburinganire. Iyo tuvuze uburinganire, nibi n'uburinganire kuko no mu itegeko bwaryo ntago rivuga ngo umugore niwe mutware w'urugo, nta nubwo rivuga ngo umugabo niwe mutware w'urugo. Ubuyobozi bw'urugo n'ubwo umugabo n'umugore, ni ku itegeko rivuga. Abakanavugamo ko banganya ububasha, inshingano n'uburenganzira, umugabo n'umugore burabinganya. Umugore uko afite uburenganzira n'umugabo niko abufite, umugabo uko afite uburenganzira niko n'umugore abufite. N'inshingano nuko ku rugo rwanyu kugira ngo mubashe kuruteza imbere. Ubwo se bishatse kuvuga ko kubera ko dufite ububasha bungana, umugabo naza agafata ibiro 50 by'ibishyimbo akabishyira ku isoko, n'umugore azaza avuga ati nanjye ndatwara senkani ko tunganya. Okay, ntabwo ari uko twabibara, ahubwo turi kuvuga mu kwinjiriza urugo, mu kuruteza imbere. Ariko ibindi tugendeye kuri bwa bwuzuzanye cyangwa se uburinganire, nuko ikintu cyose bagomba kukiganira. Ngira ngo benshi bagiye banabikora baranabizi, uretse ko iryo tegeko ryo cyavuye kuvuga ngo umutware w'urugo nicyo kirimo kugenda kibagora kubyumva. Ariko ibindi byo bazi ko bagomba kumanza kubiganiraho mbere yuko dukora ikintu mu rugo rwacu kugira ngo turebe turabiganiraho. Uhandi ubwo basabaga gutegereza umwanzuro w'umugabo wenda nk'umutware w'urugo nk'uko byari bizwi, ariko umudamu ashobora gutanga umwanzuro mwiza waruta n'uw'umugabo. Okay, reka no mbere yuko tujya ku kintu waruvuze cyo kwigisha kwigisha abantu. Murabizi ese mwarasezeranye mwese? Mwarasezeranye imbere y'amategeko? Ubwo mukanya muraza kumbwira. Ubwo ibyo byose harazamo n'uburyo bwo gucunga umutungo. Iyo abantu basezeranye bigenda gute? Wowe wasezeranye iki muzehe? Mu gucunga umutungo w'urugo rwawe wasezeranye n'umugore wawe ko muzabigenza gute? Ngewe icyo nasezeranye na madamu ku bijanye no kubana, madamu twasezeranye ko turaza dufashanya mu bigize iki mu biri mu rugo byo tugiye guhuriza hamwe. Ariko iyo mugiye gushyingirana, none se bagitifu ntabwo babigisha? Babanza kubigisha uburyo bwo gucunga umutungo wanyu? Baratwigishaga ko uburyo tugomba kuwucunga. Ubundi gucunga umutungo w'urugo birimo ibyiciro bingahe? Gucunga umutungo wo mu rugo harimo kurinda urugo rwawe, nabwo nugucunga umutungo wo mu rugo. Harimo ibyiciro bingahe? Ninde ubizi ngo ambwire? Yego muva.
ubundi ari ugucu kuvanga umutungo rusange. Fata mikoro neza gutya uyegereze ku munwa. Hari ivanga mutungo rusange. Aha. Hakaba ivanga mutungo ry'umuhahano. Aha. Hakaba n'ivangura mutungo. Nukuvango amasezerano rwose byo turayasobanukiwe. Murasobanukiwe kwa gitifu baragusobanurira mbere yuko usezerana. Nibyo ariko nkurikije iri tegeko uko risohotse rivuga ubu ngubu nsubiye gusezerana ntabwo nasezerana ibyo nasezerana kuko urashaka gusezerana kabiri se kandi warasezeranye kubera ko iri tegeko muceceke twumve iri tegeko nemeye gusezerana ivanga mutungo byagenda gute fata mikoro neza twumve nemeye gusezerana ivanga mutungo rusange kuko nari nzi ko ndi umutware w'urugo none kuva ubu turi abatware twese b'urugo cyangwa se turi abayobozi b'urugo twese yego nubwo muri kugoragoza itegeko ntago rigoragozwa iyo abantu baringaniye nk'uko itegeko turizi ko ritagoragozwa iyo abantu baringaniye byose babikora kimwe. Iyo uvuze kurara irondo warangiza ukabona ari umugabo urajyaho umugore agasigara kandi baringaniye imbere y'itegeko ntawe usumba undi no ku mutungo erega mawe abagore ni ba mutima w'urugo basigara mu rugo baryamisha abana. Byumva ni umutima w'urugo mureke twumve ni umutima w'urugo ariko noneho ukuyeho umutware undabaye umutima agumanye ko ari umutima w'urugo ngereyeho niki n'ubutware wararinganiye ku waruvuze uti ngize amahirwe nkongera gusezerana ibyo nasezeranye sina noneho ko wasezeranye se byarangiye n'itegeko rikaba ririho biragenda gute noneho ubu ngubu biragenda gute ntacyo nahindura ku itegeko ariko iri tegeko ndi kumva riri kubogama riri kujya kuzamura umugore ariko rititaye ku mugabo. Ubu se mu rugo wawe ugiye kubigenzaho ku itegeko ribikora? Oya njyewe icyo ndakora n'ubundi nk'uko twari dusanzwe tubanye nk'uko twasezeranye ivanga mutungo uburyo n'ubundi ducunga umutungo wacu turakomeza tuwucunge ko nta mutekano muke ujya uba mu mutungo wacu cyangwa mu kuwucunga. Niyo mpamvu ndakomeza mbyubahe ariko ako kantu ko kuvuga ngo umugore nawe yabaye umuyobozi w'urugo nkirimo nanjye nari nzi ko ari nge muyobozi ako kantu rwose ni adari. Reka twumve abagore barante hano hari umugore ngo hari n'abagenda gusezerana bakagaruka reka twumve Ines muhereze uwo mugore twumve muceceke twumve mutungo ry'abantu baba badafite fata mikoro neza nge ndumva rwose ibyo ngibyo bitashoboka ibiki birabyo kuvuga ngo umugabo n'umugore baringanira urabona nk'umuntu hari jya turimo turareba noneho uburyo bwo gucunga umutungo ivanga mutungo umugabo aravuze ati ngewe ati cyangwa amahirwe nkongera ngasubira imbere ya gitifu so uri kureba si impamvu bitashoboka urabona hari igihe umuntu ajya gusezerana n'umugabo ivanga mutungo iwabo ntaryo ryafite noneho umugabo sinzi nimba iwabo uzagenda yarubatse inzu cyangwa se afite umurima ngo muravanga ivanga mutungo wavanga irihe none se mwebwe ntacyo muzana none se abakene tuzataha retse twumve no kuvuga ngo burya umugore arikora gusakaza akajya mu byuzi yakumva ko urugo rwa none se hari igihe umusore aba yagukunze uri kumva bitewe nuko aba yagukunze akakujyana ariko noneho iyo haje nyuma nk'ibyo by'amategeko nta kintu wavanye iwabo ngo ujyane iw'umusore rwose pe imitwe barayimena ubwo niyo mpamvu ugenda wibombaritse rero ugomba kugenda wibombaritse kugira ngo utakuba utendere naho byashoboka Adolphe Arundi reka twumve undi hanyuma twumve icyo amategeko abivugaho yego icyo nabivugaho amazina yawe nitwara kandi Vestine yego Vestine icyo nabivugaho nk'umudamu wahuguwe muri Rwanda Women Network igituma abagore bazahora inyuma nuko mutiheshaga agaciro ubundi niyo iwanyu haba muri abakene udafite umutungo umubiri gwawe nago nivanga mutungo muri kumva mwa ababyeyi muceceke mwumve
ikindi cyo navuga muceceke twumve mwihangane dusoze ikiganiro mwihangane dusoze ikindi cyo navuga ntabwo kuvuga yuko mwese muri abatware urahita wambara ingutiya ahubwo ikintu cyo bari kuvugaho ni ukuvuga ngo umugore niba ari umutware nawe ukaba umutware fata yankwijane ku isoko twabyumvikanyeho icyo uragura tubyumvikaneho agarasauka tubyumvikaneho naho nawe kuvuga ngo ndi umutware ndaha umutware yiheshaga agaciro ese uzabura umutware uzuri gusitaza amasafuri uri guhitana abana aho ni ubutware bashaka kugira ngo mwuzuzanye mwumvikane mbese igituma abagore benshi bahora inyuma mugana urubuga rwa Rwanda Women Network babagira inama kandi batabakoresha ububasha ku ngufu kandi bavuga ngo ntacyo baba barazanye oya natwe turivanga mutungo mubiri gwacu namwe muri vanga mutungo umubiri abagabo Valente ndandi nyuma yawe abagabo baravuga bati abagore bati turivanga mutungo yego yewe nitwa Gahima Kadative nkanturuka mu mudugudu wa Buganza ubwuzuzanye bugomba kubaho mu Rwanda ariko kugira ngo ubuyobozi bufate umugore n'umugabo mu rugo umugore avuga ati ngende umuyobozi n'umugabo kuvanga umutungo turi kwa kundi babigisha imicungire y'umutungo iwanyu muvanga umutungo mwabyumvikanye cyangwa koko nkuko abagabo bavuga bati turasiza mugaramye wanyu ubundi mukaza muje mu byuzuye oya ubwo n'Imana yabikoze mbere kuko umugore azava iwabo agasanga umugabo iwabo nanone iyo bajya gusezerana basezerana ivangamutungo ntabwo basezerana ivangura ariko iyo mugiye kuvanga umutungo uriya mugabo yabivuze bavuga ati ndasiza nkubaka inzu nkajya kugukwa ubundi iyo mugiye kuvanga umutungo muba mwabanje kuvanga umugore yazanye ibifite agaciro kangana gutya n'umugabo yazanye ibifite agaciro niko bikorwa bigenda gute umuntu azana ubushobozi bw'uko bungana ntabwo najya kubyaza data ibyo adafite ngo mbijyanye ku mugabo none se ubwo narimo kuryamira abandi kuki umugabo we mwumva ko agomba kuzana ibyinshi umugore akazana bikeya oya ntabwo byangana kuko ubushobozi bwacu ntabwo bungana ubushobozi bw'abagore bari bukeya umugore n'umugabo ntabwo baganya ubushobozi mumbwire iyo mugiye gusezerana asubiza icyo kibazo iyo mugiye gusezerana abenshi musezerana ivangamutungo mubanza kubarura mukamenya ngo umugore yazanye ibifite miliyoni zingahe nanjye inzu yanjye ifite agaciro kangana gutya bigenda gute nje nitwa Habiyambere Constante ntuye mu mudugudu wa Kivuye ariko mu by'ukuri nk'uko muri kuvuga ngo tujya gusezerana ku murenge mbere na mbere tugiye gusezerana ku murenge n'umutungo guza nyuma y'uko wemeye gukunda umugore wawe mu buzima bwe bwose haba mu bibi ndetse no mu byiza akaba ariyo mpamvu n'uburyo tujya gusezeranamo mushobora kujya gusezerana mwese mugiye muhagaze gutya muri kugenda gutya nta n'ikintu mufite yego kubera urukundo ahubwo se muzabaho gute ariko mu by'ukuri ngicyo mpagazeho na n'aka kanya ubundi ni Imana bivuga ngo rero icyambere iyo mu rugo huje umutima mugahuza ubumwe ibya bintu muranabigira akaba ariyo mpamvu ahubwo kano kanya tudata umuco ubundi ntabwo tugiye kuvuga ngo umugore tumuha akato ntabwo tugiye kuvuga ngo umugore tumuha akato ahubwo icyo twasaba Imana nuko yadukomereza twese mu ngo zacu tukubahira kuki wumva ko ugomba kuvanga umutungo n'umuntu azanye bikeya wowe ufite byinshi kuki mubyemera urakoze n'urukundo yewe iby'umutungo w'ibi bitaka n'ibindi ntabwo ariwo nashyira imbere icy'imbere kugira ngo urwo Rwanda none kuki aba n'abagore babipfa tujya twumva info hirya no hino bakicana bituruka mu byifuzo by'umuntu mero mu mama w'ibitenge ndi kubona ashaka kugira icyo abivugaho kubera iki kuki mwumva ko ese kuki mutaringaniza ngo umuntu azane miliyoni 2 nanjye uzane divizini miliyoni 2 zibenye abo bose bakora ibyo ni abatajijutse ni abatajijutse ubundi ubukire buba mu maboko y'abantu iyo mufatanyije byose birashoboka okay abagabo barabyumva gute kugira ngo twumve icyo amategeko bivugaho hano hari abagabo Valente mu mere Inesi
twumva icyo abagabo bavuga hanyuma twumva ikitegeko ryavuguruwe ingingo nayo y'umutungo nayo reka mbibutse ko iri mu ngingo zavuguruwe mu kanya metero aza kudufasha mwumva ikitegeko rivuga none itegeko rishya ni ukuvuga ngo umuntu yagakwiye gusezerana nta ruhare mwarigizemo se nta ruhare mwarigizemo nta ruhare mwagizemo iri tegeko ntago turizi kandi mwana tubwiye ko ryahereye ejo bundi ku itariki zingahe z'ukwa cyenda urukumva rero kugeza ubu ngubu nta ndumva ari naha none se abadepite ntago baza hano ntago bazi nanga kugira ngo umva abadepite ntago baje nanga kugira ngo muganire mu bitekerezo turabazi ntabo tuzi none wowe komeza itekerezo cyawe ikintu cyo navuga njyewe muceceke munyumvise ba nyakubahwa abayobozi iri tegeko ni uko mwagenda mukanarisubiramo neza ku buryo rigira ubugororangingo bwumvikana ku mugore no ku mugabo bakarisubiramo gute wowe ku bwawe urumva ryakorwa rite rigomba kutubera ribereyeho abantu ntaba ari bo baberaho itegeko abantu niba bemeje ikintu runaka rya tegeko rikabarengera ariko atari ukuvuga ngo murapfa kuri duturaho tutaryumva kuko ni ukuvuga ngo bigiye muri ibyo byo kuvuga ngo gusezerana babanza baririgishe rero umva bigiye kuvuga ngo iryo vangamutungo ni iki byose umuntu yasanga uko yasezeranye yaribeshe ubu murumva mwasubiramo mwese ese musubiyemo wasezerana ute ubu nasezerana ivanguramutungo kubera ko twese turi abagabo icyo ni kizima reka twumve n'ikindi gitekerezo yewe uko nkibona nanjye nitwa kino mu gishasha n'amaseni yego damaseni yewe icyo navuga iri tegeko kuvuga ngo umugabo n'umugore barangana banganya ubuyobozi zasenyuka reka da ziraguma zisenyutse ariko noneho abari basanzwe bumvikana ingo zisanzwe zumvikana n'ubundi zakomeza zumvikane atari byo byandi byo kuvuga ngo gusezerana uko twasezeranye ngo nasanze ngo wenda ari ukwibesha ariko mu gusezerana kwacu ubu uyu munsi niwavuga ngo umugore tumuheje ku mutungo asanzwe ari kunanirana nticyatuma atananirana ari n'umugabo bavuze ngo umugabo abaye hejuru cyane ari uwo kunanira gusenya urugo n'ubundi ntibyatuma atananirana ahubwo icyiza kirimo ni ukuvuga ngo uko wari ubayeho wowe genda tugende tubane n'abagore bacu ahubwo tuvuge ngo uko tubanye niba nangiye kugura umurima umugore akavuga atari ko tujye kwirira amandazi ibyo bizaguma bigiyeyo none niba nanjye nshaka kujya kuvuga ngo ndajya kwamara ndi kwinywera umugore akavuga atari ko wa mugabo we dushatse iki abana kizabatunga icyo kintu tuzaguma duteye imbere ingo ziri gutera imbere zaguma zitera imbere ningo ziri gusubira inyuma noneho zo ziramanuka none si iri tegeko ziramanuka zihirima iri tegeko nta kintu ritwaye iri tegeko ubwaryo urumva nta kintu rizanye kugira ngo rihindure uburyo ingo zabana itegeko noneho rero ikiri tegeko riri kuza gutangira cyane kuvuga ngo umugabo n'umugore bareshe nuko ahubwo rigiye gutangira kubungabungira umutungo w'abantu wa mugabo wari ugiye kwaya umutungo ngo nitwa perezida umugore agiye guhagarara avuga ati uya turaresha ntabwo umurima ukigize iki ukiwutanze none nkurikije ibyo abagabo bavuga aravuga ati icampa amahirwe yo kongera gusezerana nahita mvangura umutungo ubu ushaka kumbwira ko iri tegeko nta mpungenge mufite ko rishobora gutuma abagabo cyangwa n'abagore ubwabo buri wese atangira abari bafite konti bahuriyeho atangira gupfurika ku ruhande oya nta gupfurika ku ruhande nta gupfurika ku ruhande icyo navuze wowe usanzwe ari gupfurika ku ruhande ntabwo arabizana kubera itegeko ahubwo itegeko ryo ubundi ngo itegeko rizira ibigande uwitwa ko ari ikigande ko kuko arapfuritse ku ruhande ubwo arakomezayo noneho umugore ahubwo nashaka kubona ati ko wari uri guhembwa wowe gitifu ko wari uri guhembwa none harya umushahara ubaye iryo ryo rihita rimufata agaruye ariko noneho gitifu niba ari kuvuga ati konte yacu irizihiwe turagura ibi gitifu arakomeza agende ariko noneho wa wundi wari ukwaya aramanutse ngo noneho kimwe n'ikintu cyane kuvuga wenda nk'ubu ngubu twegereye isoko
cyo ntatiye kuvuga hari abagore benshi uyu munsi ugiye kuvuga ngo itegeko riri kumbwira ngo turaresha ugiye kugenda kanywa agataha saa sita z'ijoro agasanga umugabo mu rugo ngo turaresha ariko ibyo ngibyo ntabwo wowe uko wari ubayeho ahubwo ntibikugorore neza ugende kuri gahunda nziza atari kuvuga ngo twese tugiye kwaye. None izi mpungenge abagabo bose hano bafite urabona zishingiye kuki? Kuki abagabo byabateye impungenge? Oya ntabwo ari abagabo gusa wabonye ko hari n'abagore batabyemeye ntabwo ari abagabo gusa ahubwo twese ubu ni ukuvuga ngo twese tugende dusenye ku mugozi umwe nidusenya ku mugozi umwe twese turagenda neza. Okay, reka twumve ku kintu kijyanye no uburyo bwo kwigisha umutungo w'abashakanye, uburyo abantu bavanga umutungo cyangwa se bavangura umutungo cyangwa se mbese uburyo bw'imicungire y'umutungo. Iri tegeko rishya riravuga iki? Murakoze cyane Valente, murakoze kandi namwe gutanga ibitekerezo ku itegeko ryerekeye imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Ni itegeko tumaranye igihe, muzi igihe ryatangiye ryemejwe mu 1999. Ni itegeko rero tumaranye igihe, ariko noneho hari ibyahindutsemo tuba tugira ngo twunguraneho ibitekerezo tunabimenye. Murabizi ko mu muco nyarwanda kuva kera nta mukobwa wazunguraga, siko byari bimeze. Byari umuco abana b'abahungu nibo bazunguraga, umwana w'umukobwa agasigariraho ntagire ikintu na kimwe abona. Ariko amategeko yacu yaje kubihindura, biba ngombwa ko binandikwa bishyirwa mu mategeko ko umwana w'umukobwa nawe agomba kuzungura. Ni muri urwo rwego rero Valente yababwiraga ku micungire y'umutungo w'abashakanye haba hagomba ikintu cyitwa ubwumvikane. Uburyo bwose mwahitamo, gitifu we arabize, executive umunyamabanga nshingwabikorwa arabibigisha cyane. Ni ukuvuga ko hari uburyo butatu. Urebye rero itegeko rishyashya ryaje ntago ryahinduye ibintu byinshi, ntago ari byinshi byahindutse, ariko ndababwira dukeya twiyongereye ku itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura, kubera ko kugira ngo mubimenye nabyo mubitahana, genda namwe muzabibwire n'abandi. Ubundi hari uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye, mwabuvuzeho cyane, ariko mwabanje kwibanda ku ivangamutungo rusange. Benshi nibwo buryo bakunda guhitamo. Hari n'ubundi buryo bw'ivangamutungo w'umuhahano, hakaba n'ubundi buryo bwa gatatu ivanguramutungo. Ni ukuvuga ko ubwo buryo bwose umukobwa n'umusore bihitiramo uburyo bumva bubanogeye. Ni ukuvuga ko ariko ikintu gishyashya cyiyongereye, mwari tegeko rishyashya ryasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa munani 2016. Ryarindi rya mbere rya muri 1999 mwanya mu ryarahindutse haza irindi rishyashya, ariko ibishyashya birimo ndagira ngo mbibabwireho kugira ngo namwe mubimenye, mwumve ko byakugirira umumaro n'undi munyarwanda wese byamugirira umumaro. Niba mugiye guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo wanyu, mugiye guhitamo tuvuge ivangamutungo rusange, umukobwa n'umusore bagomba kuzana liste y'ibintu bagiye guhuza hamwe. Umukobwa akazana umutungo we n'umusore nawe akazana umutungo we. Noneho ikishyashya cyiyongereyemo nuko mu bitabo by'irangamimerere bagomba kubyandika, bakavuga ngo umukobwa azanye inzu, umusore nawe azanye imodoka, bakabyandika. Ibyo ni ibintu bitari bisanzwe mu itegeko. Ubwo se n'aya masahane na bya bitambaro by'ameza n'aya mashuka byose bazajya babyandika? Murakoze. Ibishingiranwa ubundi akenshi bakora urutonde rwabyo akabishyira umusore. Ni ukuvuga ko rero niba azajya gusezerana nko kuwa kane, urwo rutonde rwose azaba yarugaragarije umunyamabanga nshingwabikorwa ari we umwanditsi w'irangamimerere, bikandikwa ko nawe azanye umutungo. Hari abantu rero basuzugura umukobwa ngo nta kintu yazanye kandi hari ibintu baje bikoreye. Ni ukuvuga ko rero yaba ari ivangamutungo ry'umuhahano, muceceke twumvikana, ariko umwe afite umutungo yihariye n'undi afite umutungo yihariye badahuriyeho, uwo mutungo ugomba kwandikishwa mu bitabo by'irangamimerere bakawandika.
noneho uwo mugiye gushyira hamwe nawo ukandikwa ukavuga ati duhuriye ku masambu 5 andi masambu 2 n'imodoka ntago tubihuriyeho, ibyo bintu bikandikwa. Ikindi nanone kwivangura mutungo utarava aho ngaho hari umumama wavuze ati abwira abagore bagenzi baterega natwe ati umubiri wawe nawo n'umutungo. Urakoze cyane. Icyo yashakaga kuvuga hariya ni agaciro k'umugore. Imirimo akora ntago yahabwaga agaciro, ariko ubu ngubu none ukuvuga ko nawe ibyo yiri wakora n'urugero bigomba guhabwa agaciro. Niyo mpamvu yavugaga ati n'umubiri kuba naje ubwanjye nkagira ibyo nkora, nukuvuga ko abagabo kenshi ntago babihaga agaciro. Ni nubwo buryo yabivugagamo ariko se by'imbaraga ze. Ariko se niba iyo mirimo uyu munsi umugabo yabyutse yagiye gushugurika murabizi, yagiye gushugurika araje atahukanye 5,000, umugore yiriwe mu rugo yatetse yabesha imyenda yakarabije abana. Ese ako gaciro k'imirimo umugore akora mu rugo yo hazakorwa iki kugira ngo umugabo atabona ko yavuye yiriwe ajya guhagusa umugore wiwe yicaye mu rugo nyamara yiriwe mu kazi? Murakoze cyane. Ubundi abakenewe ibiganiro nk'ibi ngibi, abakenewe n'amahugurwa, abakenewe n'ibiganiro mpaka kugira ngo abantu babiganireho bungurana ibitekerezo. No kuvuga ko n'ubu ubona turi hano ariko buri hari isomo riba ryatanzwe. Niyo mpamvu ubuvugizi n'ibindi biganiro biba bikomeje n'inzego z'ibanze bagatanga ibyo biganiro. No kuvuga ko umugabo yagiye gushakisha imindi mibereho, umugore nawe yiriwe mu rugo acunga abana. Bwa bwuzuzanye twavugaga kuva kare kose. No kuvuga ko za nshingano twavugaga umugore n'umugabo bagomba kuzuzanya mu kurera abana babo. No kuvuga ko umugore yasigaye mu rugo areba abana, umugabo nawe yagiye gushaka guca inshuro nk'uko babivugaga, bakaza bagahurira mu rugo rwabo bakaruyobora, bagafatanya kuruyobora. Ibyo ni za nshingano zabo twegeze tuvuga. Okay, murakoze. Ngira ngo ubanza bisobanutse neza. Ndabaza gitifu. Kenshi ujya kureba ugasanga abantu babyigishijwe ku munsi wo gushyingirwa, kandi ngira ngo iyo birebye iriya seremoni yo gushyingirwa ntigirenza n'isaha n'igice. Ese rero abantu izina yigisho mutanga uriya mwanya mufata ungana n'igihe gitoya, mubona abantu baba basezeranye babaye convince cyangwa hari ubundi buryo mwabihinduyemo? Okay, murakoze cyane. Ngira ngo mu gihe cya mbere twakoreshaga n'ira tegeko ryavuyeho, twabigishaga kuri uwo munsi, wenda biterwa n'umuyobozi uri bubwigishe tukagira n'icyo dutindaho cyane bitewe n'uburemere bwacyo. Ariko kuri ubu kuri iri tegeko rishyashya riteganya n'uburyo bwo kumanza kwigisha abageni mbere, noneho bakazaza gushyingirwa bazi neza ibyo baje gukora. Ubwo bikorwa mbereho iminsi 7 mbere yuko baza tukabashyingira, cyane cyane tubigisha ku micungire y'umutungo, bagasobanurirwa buriya buryo butatu bwose bakabwumva, bakabuganiraho. Noneho kuri wa munsi bakaza banateguye bya bindi byose biba bisabwa kugira ngo bize gushyirwa mu bitabo by'irangamimerere, hanyuma ubundi umuhango wo gushyingira tukawukora. Okay, arakoze cyane Anastase, umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kivuye. Reka iki kijyanye n'amategeko n'umuryango nuko ko mwitonze mbese habaye iki? Okay. Reka mbifurize ko mu ngo zanyu mugenda mukwabiriza itegeko mukaganira, erega mujye mwicarana n'abasheri banyu, mwicare muganire, mwumvikane, sibyo? Mubiganireho, hanyuma ubwo byo mutazumvikanaho nkuko yabivuze umunyamategeko, ibiganiro nicyo biberaho. Natwe turabanyamakuru n'abagitifu barahari n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze, ubwo tuzahita dukomeza twungurana ibitekerezo tureba niba hari cyakorwa. Mbere yuko tujya ku kandi kantu, ndagira ngo nongere subize uyu munyamategeko ngo arashaka kuva kuzungura. Ese ubundi abagore ubuse musigaye muzungura? Hari ikibazo gihari? Hari ikibazo gihari? Ngaho babwire. Murakoze cyane. Ntago twagenda tutababwiye ikindi kintu cyahindutse kwizungura. Ubundi itegeko ryavuyeho ntago ryahaga uburenganzira uwo bashakanye kuzungura undi. No kuvuga ngo umugabo azungura umugore we mu gihe umugore we yitabye Imana, cyangwa se igihe umugabo yitabye Imana umugore azungura umugabo we. Noneho rero mu itegeko rishyashya noneho byagiyemo, bitewe n'uburyo mwagiye muhitamo bwizungura nako bw'ivangamutungo, cyangwa se ivangamutungo ry'umuhahano, cyangwa se ivanguramutungo. Noneho umwe mu bashakanye azajya
azungura undi kandi akazungura ku rwego rwa mbere. Aho nabaho urugero, niba umugabo yitabye Imana, umugore azajya aza kuzungurana n'abana. Katuvuge nk'umuntu wasezeranye ivangamutungo rusange, umutungo bazajya bawugaburamo 1/2, umugore abanza afate 1/2, noneho abazungura b'umugabo nabo bafate 1/2. Noneho umugore yongera agaruka ajye kuzungura ku mugabo, urumva ko azajya atwara byinshi, cyangwa se umugabo nawe ashobora gutwara byinshi agiye kuzungura umugore. Aho rero murabyumva ko bitari bisanzwe, ntago muri kubyumva. Duhe urugero twumve. Reka mbaho urugero. Umugore afashe 1/2, umugore agarutse kugira gute? Umugore n'umugabo barashakanye, babyarana abana 5. Bafite imirimo 5. Bafite imirimo 5. Reka tuvuge bafite imirimo 6. Noneho umugabo yitabye Imana, noneho barafata ya mirima bayigaburemo 2. Umugore atwara imirimo 3. Indi 3 ye? Indi 3 rero isigaye izatwarwa n'abana 5 hakiyongeraho n'umugore. Naho ntago byumvikanye. Birumvikana. Ubwo no kuvuga ko ya mirimo 3 izagabanywa n'abantu 5. Ari 3 y'umugore iri ku ruhande. Yego. Noneho akaba n'indi 3 iri ku ruhande rw'umugabo. Yego. Iyo 3 noneho wa mugore azagaruka ayigabane n'abana. Yego, ku buryo bungana. Izagabamo ibice 6. Mwemuretse tubana twumve. Icyo rero ni kimwe no ku mugabo. Niba umugore yitabye Imana, erega amategeko ni mashyango kabyaramo. Niba umugore yitabye Imana, umva Imana nta bana bafite. Reka mbaho urundi rugero. Mureka twumvikana. Niba umugore yitabye Imana, nta bana bafite, basezeranye ivangamutungo rusange, bafite amasambu 4 n'urugero. Nukuvuga ko wa mutungo barawugaburamo 2. Umugabo atwara amasambu 2. Noneho andi masambu 2 asigaye umugabo azayazungurane n'ababyeyi ba nyakwigendera, kubera ko nta bana bafite. Murabyumva? Aze azungurane nabo. Ubwo nuva amasambu 2 bazagaburamo kangahe? 2. Umugabo atwara isambu yindi isigaye ababyeyi ba nyakwigendera niba ari 2 bakiriho, hazacamo imigabane 3, wa mugabo nawe yongera afateho undi mugabane. Aho ndumva aho mwabyumvishije. Hari umuntu nabonaga afite inyigimira cyangwa ikibazo? Mwabaze. Ngewe fata mikoro neza. Ikibazo cyo mfite, mwavuze ati umugabo aramutse apfuye umugore ashobora gutahirwa n'undi, kandi akagabana kwa mugabo wapfuye akongera akagabana no kuri wa wundi umutahiye. Nje nkabona rero harimo nk'ikibazo. Ikibazo kirimo yuko mbona wenda ni nk'urugero, nk'umugabo ashobora gupfa afite nk'abana 7. Mu bana 7 apfuye afite nk'isambu nk'imirima 5. Naba bana ya mirimo bo bafite ntago ishoboye kubashoboza. None wa mugore agize ngo n'ubundi yongera afate muri rwa ruhare rw'abana. Se babana basigaye bo bazagabana iki? Kandi se yarapfuye yarabivunikiye yarabibashakiye. Urakoze cyane. Aho biratandukanye. Nukuvuga ko iyo yongeye gushaka nabwo hari ikitegeko ribiteganyaho. Umwe mu bashakanye niba agiye kongera gushaka, hari uburyo bigenda bitewe n'uburyo bahisemo bw'ivangamutungo rusange cyangwa se ivanguramutungo cyangwa se ry'umuhahano. Byenda tuje nko mu ivanguramutungo ho biba byoroshye, kubera ko umwe aba afite uwe mutungo n'undi nawe afite uwe mutungo. Ariko noneho mu kuzungura, uwo bashakanye araza agomba kuza ku rundi ruhande, nubwo bwose bakoze ivanguramutungo, araza nawe akagira uruhare kubera ya masezerano y'ivangamutungo bagiranye, akaza akazungura. Ariko iyo agiye gushaka, wa mutungo bawugaburamo 2. Birumvikana? Bawugaburamo 2, umugore agafata umutungo cyangwa se umugabo agafata umutungo 1/2. Noneho ikindi bamuhaho akandi gace ajya kuzungurayo n'ubundi. Nukuvuga ko ajyana afataho 1/3.
kimwe cya gatatu nicyo afataho noneho bitatu bya kane bigasigara ari iby'abazungura. Ntago muri kubyumva neza. Niba hasigaye kimwe cya kabiri cy'umugabo, umugore akongera kujya gushaka kuri cya kimwe cya kabiri cy'umugabo, umugore ugiye kongera gushaka bamaho kimwe cya gatatu gusa, noneho bitatu bya kane nibyo byinshi bigasigarana abana. Ariko urumva ko nanone umugore atwaye byinshi, yari yatwaye cya kimwe cya kabiri, murabyumva, akongera akaza kugaruka agiye gushaka kuri bya bindi by'umugabo bamuhayeho ikindi kimwe cya gatatu. Ariko n'umugabo niko bigenda. N'umugabo ni kimwe nuko twakomeye twibanda n'umugabo niko bigenda. Reka rero mbashimire mbibutsa ko twari mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, akaba ari ikiganiro cya Pax Press. Icyo uyu munsi rero kikaba cyagifite umwihariko yuko ari ikiganiro twafatanije na Rwanda Women's Network, akaba ari umuryango nyarwanda uharanira imibereho myiza y'abagore. Tukaba rero twari mu murenge wa Kivuye, ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Twaganiriye cyane cyane ku itegeko rirebana itegeko ry'umuryango ndetse n'abantu. Mwumvise ko harimo ingingo zimwe na zimwe zahindutse, ariko abaturage nabo bakeneye kumenya amakuru, bakeneye kumenya impamvu zahindutse ndetse n'uburyo. Urabona ko akiri ingingimira. Ndetse ndatekereza ko namwe mwadukurikiye kuri Flash FM ndetse namwe mwadukurikiye kuri TV10. Namwe ne mufite ibibazo, ibi ni deba, ni ibitekerezo by'abantu bakomeza kuganiraho, ariko nyamuneka n'ubundi itegeko ryo ryamaze gutorwa, ariko itegeko n'ubundi nkuko mwabivuze namwe rishyirwaho n'abantu, abantu bakaritanga ibitekerezo, aho byaba ngombwa ko rigororwa rikagororwa, ariko nanone uburyo bwo kurishyira mu bikorwa abantu bakabyumva kimwe. Reka rero dusoreze ahangaha iki kiganiro. Nge wari kiyoboye na Rivalante Umuhire, nkaba nafatanije na Ines nyina w'umuntu Giselene ndetse na Eric Muvara. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze mwubake ingo zutuje, ingo zuje amahoro. Urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuje ibigori biye inakahako. Gusa ugurishizwa haba hazwa. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati ntangameze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana. Pax Press itangazamakuru igamije amahoro.